Jackie ubwo njyewe ninjye wamugize umuntu wanjye kuko uburyo yanyeretsemo nabonye yaba nk'umuvandimwe yego ndavuga ko mugani ko nta bavandimwe banyanze nta muntu ndi hafi bundi uyu abantu basenga se bana bavandimwe ahubwo njye mukunda cyane yaramaze gusenya mukunda cyane biranakomera cyane amuga ati we watubeshye gufata irembo byanyu ibintu yadukoreye ni ibintu biteye ubwoba we yarambwiye ati ubukwe burahari aramamagara ambwiye ati turaza gufata irembo turitegura kandi umva sinabage wacu turitegura korari twikorakoramo turitegura twubakisha igisheregati dukora ibiki byose aratubwira ngo araza katabibaza ko byageze saa 10 byacu tubwira ngo araza ubwo rero na Moradeka bakajya baganira batyo ariko nge nzi ko kumva nta kibazo ni wa muntu musengana kandi no w'inshuti yawe no kurushaho naje kubavumbura gute rero twize kujya ahantu man ndinda pe pore fiyansa yanyu nyine mugize mukundana kwakunda abashiri bararabavugana kuri telefone utudetaye twinshi utugifti niba tumpano niyo twaba duciriritse byagenze gute sasa ntekereza ko ari umusore wankundaga mu rwego nta nabasha no kubona cyane ko yigeze no kwiyahura nigeze kumwanga ariyahura yiha ibinini by'imbeba umuntu wabihano rero yaturutse Kicukiro nta nubwo ari mu bo twari twajyanye arantu aravuga ati hano harimo umugeni wawe araceceka ntagira ikindi arenzaho ndibaza turibaza ibindi byaba ari byabindi Imana yavuze cyangwa se byo kuko Jackie nawe azambije ibintu byanjye by'urugo rwanjye yego Jackie akigera mu rugo rwacu urumva ntazibana zidakumenya amahembe ariko byari amahoro hari inshuro ya kabiri ngo wamutaye uragenda umara amezi 2 ugaruka utwite byagenze gute aho rero mu Mutara ari nka sashika arwaye yahamagara umugabo akaba ari witaba akamubwira akamuga ati Moradeka aragushaka nkamwitabana n'ibiki ati ndashaka amafaranga yamuha byarabaye ibyo ni ukuri kw'Imana mbura abana banjye bari hano namfashije Moradeka ko mbishobojwe yaba 15 yaba 30 yaba ngahe byose narabikoraga havuga ati byibuza niba ari ikintu Imana yampaye ntago ngomba kwirengagiza umuntu kubera ko yankoreye nabi kandi kigeretse kuri icyo ni papa w'abahungu ba Gospel Today, the gospel message through the world. Reka twifuriza ibihe byiza aho dukurikiye kuri Gospel Today, twizere kumeze neza, twizere kuri amahoro. Abantu mudukurikira muri mu Rwanda mu mpande enye z'igihugu mwese turabakiriye, abantu bari mu mujyi wa Kigali mwese turabasuhuje. Abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabasuhuje mu diaspora agiye atandukanye by'umwihariko abantu b'abarundi badukunda cyane Imana ibaha umugisha. Nge nitwa Fidele Gatabazi niba utarakanda subscribe cyangwa se s'abone ubikore kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu niba kandi warabikoze ugume muri uru rugo usharinge ujye muri comment wandike iyo wanditse byerekana ko wakurikiye ikiganiro ukore like biratubera byiza cyane. Nitwa Fidele Gatabazi ndi kumwe n'umubyeyi kuri kureba hasi ma meze neza yego meze neza ndashima Imana wambaye neza merci ufite n'imisatsi myiza murakoze cyane kandi abantu bajya bambwira ngo kuki nguma ari kubwira abagore hano ngo bameze neza mfite umugore wanjye kandi gutanga izo comment ni byiza kubwira umuntu kwasa neza yambaye neza ni byiza pe turakwakiriye mama Samwe murakoze cyane meze neza meze neza ndashima Imana hari umumama witwa Mama Lionel yaravuze ngo nimukajye mutubaza ngo niba tumeze neza ngo reba ukuntu nsa ngo reba ukuntu nambaye ngo reba iyi nzobe mfite ngo urabona nameze neza none nawe rero nuko ari wa muco w'abanyarwanda byo tubaza abantu ngo bameze neza ariko umuntu akurebye ahita bibona intebe wicayemo uko wambaye urasa neza n'ukuri ndasa neza ameze neza umwami Yesu ankunda ndamahoro amen hari abantu batakuzi rero uratangira ubabwira amazina yawe murakoze amazina nitwa Mukashika Mateofila ndi umugore Bibiliya ivuga ko turi abagore hanyuma rero mfite umutwaro umwe n'abana 3 b'abahungu izina ry'umugisha ni Mama Samuel turakwishimiye twishimiye kugira mu rugo rwanyu mwatwakiriye neza murakoze cyane nukuri Imana ibaha umugisha reka rero dusenge Imana kugira ngo abantu bagiye kumva ikiganiro tugiye kugirana kize kugira uburyo kibafashamo cyangwa se kize kubahembura ikindi bari kunyura mu ntambara n'ibigeragezo bitandukanye Imana babere inkomezi karibu no gusenga Mana mu izina rya Yesu Kristo
Imana ishobora byose kandi Imana y'imbaraga, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Turi imbere y'amaso yawe mwami, twebwe boronse imise by'amaraso yawe. Nyemerera uganze, nyemerera icyubahiro cyawe kigaragare mu isi no mu ijoro. Nyemerera icyo ushaka kibeho mu isi no mu ijoro, izina ryawe nishyirwe hejuru. Aya masaha turi imbere y'amaso yawe, nyemerera ntaba ari twebwe, ahubwo uziyobore ikiganiro, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo uturinde kwihimbaza, ahubwo duhimbaze izina ryawe. Turinde kwishyira hejuru, ahubwo dushyire hejuru izina ryawe. Uwiteka ndakwinginze urengere abari kutwumva barushye ndetse baremerewe, abikoreye ibibazo baburiye ibisubizo, ariko ndazi neza ko ntawe wagukoreye wikoreye amaboko, kandi ntawe wabuze igisubizo cy'ikibazo cye mu gihe runaka. Igihe cyashyizweho uri Imana ishobora byose, kandi mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe. Igikuru ni ugutegereza ibyasezeranijwe, kuko uri Imana ivuga igasohoza. Urakoze mwami, ngaho tugire neza, ubane natwe twese abagiye kudutega amatwi. Uwiteka Imana Nyiringabo ubagire neza kandi ubahe umugisha. Ureke Uwiteka Imana Nyiringabo umugisha utanga utongeraho umubabaro, ubane natwe twese none be bidashira. Amen. 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 Turongeye turakwakira inshuti wowe udukurikiye, Imana iguhe umugisha. Mama Samuel nawe turongeye turakwakiriye. Murakoze cyane. Tugeze mu rugo nyuma y'igihe kinini, ngewe ntago twari duherukana kera, ariko nongeye kukubona warabyibushye, umeze neza, ushima Imana, useka. Mbere warasekaga ariko ukabona harimo akantu k'imbere k'ukuntu. None ndashimye nongeye kukubona. Mama Samuel rero abatamuzi ni umuvugabutumwa, ni umumama kandi ni umubyeyi mwiza. Tudatinze rero, ejo bundi hari ikiganiro abantu babonye kuri Gospel Today, cyakozwe n'uwahoze ari umugabo wawe Morodekayi n'umugore we mushya muri iki gihe, batanga ubuhamya. Mu by'ukuri ndagira ngo abe ari byo tuvugaho. Mbere ya byose, ukibona kiriya kiganiro wabyakiriye gute? Urakoze kumbaza icyo kibazo, ariko nkibonye ntabwo nabitinze, ariko nanone hari aho byankoze, kuko cyane ko ikiganiro cyari ibinyoma gusa. Yego. Nabyibajijeho nanabitindaho gake, ariko ndongera ndagaruka, kuko buriya ntabwo dukwiye gutinda ku bintu, kuko turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Kandi ntabwo turajyana Satani ataturasa. Yego. Ese mbona ko ari imyambi rero Satani ashatse kungabaho, sinarimwe yaba nayingabyeho. Muri make nyine nuko nabyakiriye. Yego. Dutangira rero ubuhamya bwa Morodekayi, yatubwiye ko mumenyana bwa mbere, mwamenyanye yaje gusenga kwa Masasu, wari umwana w'umukobwa ngo uyoboye abantu bari bari gusenga bitsinda, nawe rero ari kuzenguruka asenga, ngo aza muri iryo tsinda. None ngo umumama ahita amuhanurira ko Imana imukoreye ubukwe bwihuse, ngo kandi ko umugeni we arimo aho ngaho. Ngo bigaragara yuko mu by'ukuri wasaga nk'aho wabivuganye n'uwo mubyeyi cyangwa se n'uwo muhanuzi. Tubwire gatoya wowe, niko byagenze koko? Byagenze gute uwo munsi niba yuko iyo senariyo? Murakoze. Ubundi ntabwo Kigali ariho kavukire yanjye. Yego. Kavukire ni ahantu bita Gatsibo mu Mutara. Hanyuma rero nakuriye mu muryango ugoye. Iwacu bari abapfumu. Ndibaza neje no kubikuganirizaho kuri Sinayi. Hanyuma rero naje gukizwa, biba ngombwa ko ntakigomba kuba mu rugo, kuko ntabwo umucyo ubana n'umwijima. Biba ngombwa yuko nzi Kigali. Naje Kigali rero mu buryo bwari bugoye, ariko bwemeze nk'aho mpunze. Yego. Imana ibwira Aburahamu ngo tandukana na Loti, hari impamvu. Yego. Nanjye rero nari ngombwa ko ngenda, ariko umeze nk'uhunze. Hanyuma rero naje Kigali. Wari agakobwa k'imyaka ingahe? Nari nko muri 17 n'umunani gutyo. Ni kwa kundi twatindaga gufata amarangamuntu, ariko sinari nakayifashe, nari mfite. Yego. Hanyuma rero nza muri Kigali, ariko nshinguye wabona ko mfite imyaka myinshi. Hanyuma rero nza muri Kigali, mba ahantu naje bigoye, mba kwa mukuru wanjye. Ariko bisa nkaho kwa mukuru wanjye bitagenze neza, umugabo watandebye neza. Mvayo ntangira kuba mu rusengero. Hanyuma nari nyoboye korali, nari perezida. Nyoboye korali yitwa Siyoni, wenda n'abambona icyo gihe baranze. Hanyuma rero ubwo
tujye gusenga nk'ibisanzwe ariko nagiye gusenga mfite amakuru y'uko Imana igomba kuma umugabo ariko ntazi uwo ari we ntazi nuko bizagenda yego ariko twahagurutse ku rusengero nari na korari nibabibona bazabyibuka wenda kuvuga yuko nari nabipanze wenda abambona baraza kubyibuka ibyo bintu yego yego bamba barere baza kubyibuka twahagurutse ku rusengero twemoseshe iminsi 7 doguka nibiti kinyinya tujye gusenga ariko Imana ambwiye ngo igiye kumpuza n'umugabo mu byukuri ntago narasabye umugabo kuko nari umwana muto hanyuma rero tugeze kwa Masasu urumva nari perezida wa korari ninjye wayoboye gahunda nka perezida urumva ariko nta buryo nari mfite niberaga mu rusengero nanjye gusa nakundwaga n'abadiyakoni n'iki nyine nk'ibyo bivuga ngo mwavuye Gatsibo muje gusenga kwa Masasu oya Gatsibo navuye kubw'impamvu ziwacu Yego. barabapfumu ngombwa ko ntabana nabo maze gukizwa yego noneho ugeze i Kigali wabaga he nabaga mu Gisasa yego yego ku mupasiteri bita Aimable nawe nambona aramenya n'umukobwa warabizi hanyuma rero twahagurutse ku rusengero tujya kwa Masasu muhaguruka mu Gisasa twari korari yose ntabwo twari umwe tugeze mu butayu rero nari nyoboye gahunda haje abantu benshi baricara aho twari turumva twari benshi kandi nagaraga nk'agakobwa gafite imbaraga z'Imana kuko cyane nari umuhanuzi kazi yego hanyuma rero Morodekayi nawe aza mu bandi aricara habaye igihe cyo kwakira abashyitsi kurabizi y'iteraniro ryabaye bakira abashyitsi bahaguka barivuga harimo n'abandi basore ariko njye mu byukuri ntago nenze ko ari bo Morodekayi umuntu wabihano rero yaturutse Kicukiro nta nubwo ari mu bo twari twajyanye arantu aravuga ati hano harimo umugeni wawe araceceka ntagira ikindi arenzaho ndibaza turibaza ibi ni byaba ari bya bindi Imana yavuze cyangwa se byo undi nawe abarahagurutsa hano aravuga ati wa musore hano arimo umugeni wawe ubwo we yararimo kubwiriza yego yarabwirizaga yari umuvuga butumwa urumva ko iby'Imana arabisobanukiwe yego ntago wajya kuvuga ubutumwa udasobanukiwe iby'Imana ubizi neza ukamenya icyanditswe ukagisoma ukanagisobanura uyu muntu ntago aba ari umururu ahubwo aba ari umuntu nyine umaze kumenya iby'Imana cyane kuko umururu ntago ajya gusoma ijambo ry'Imana ndetse niyo yarisomye usanga ari ku mitwe y'abantu hejuru yanza no kubara mu maso kandi niyo yarisomye ntago arisobanura ibi rero bisaba kuba ufite iyo mpano kandi hari nkamubwire nk'urugero ntabwo wahabwa ipete utarekoreye ibi nabyo rero kugira ngo uhabwe ino mpano y'ubuhanuzi nuko hari aho baba watereningiwe cyangwa yivuga butumwa ku buryo noneho uri bumenye ibyo uvuga n'ibyo uri busobanure ntabwo wafata umuntu mu muhanda ukijwe uwo munsi umubwiye ngo uve ubwiriza yego oya habwiriza umuntu ubimenyereye nyine hanyuma rero aravuga ati umugeni wawe arimo hano ariko wagowe gahunda niwe mugeni wawe ariko duhaguruka aho ku rusengero Imana yatubwiye ngo uwo musore arabambaye rinete kandi izo rinete barazibira mu butayu mu by'ukuri izo rinete barazibye ntabwo yazitahanye ntabwo tuzi uko zagiye izo yari yambaye ntabwo tuzi uburyo byagiye ariko yarazibuze njyewe rero urumva nari umwemera gato none namureba naho uko ameze n'uko ameze ibintu bizavamo avuga ati shasenze ariko nabyo kuvuga ngo namwise sheri mbwiza ukuri uwo munsi nibwo wamwise sheri nako nenge kuko waza ubu waza uhuye n'umuntu bwa mbere utamuzi naha kuzi ukavuga ngo bite sheri abanyarwanda bakobwa ugahita utangira kwita urumva rero ntabwo ibyo ngibyo mbizi ntabwo byo kumwita sheri mbize pe cyane ko njyewe ntanamukunze ntabwo nese mukunda nkimubona kuko buriya abagore tugira ikintu cyo kubanza gushishoza ntabwo duhubuka yego hanyuma rero habaho gutaha n'undi arataha aza kumamagara ambwira ngo uzi ko za rinete oya nta nubwo yamamaye ko na telefone nagiraga yafashe nimero z'undi muntu w'umukorari twagendanye urumva nabaga mu rusengero ntabwo nari kuba ntunze telefone aramubwira ngo umbwire Esteri tuvugane aramumara ambwira ngo uzi ko za rinete bazibye korari ngo icyo ni cya kimenyetso Imana yaduhaye wamwemeye njyewe umuntu navuyeyo nta gitekerezo mfite mvuga ati ese umusore umeze kuriya nawe ndabona ari kwihiga nanjye nuko ndavuga ati wapi barambwira bati cya kimenyetso nikigaragaye cya rinete wamwemeye hanyuma rero biba ngombwa ko mwemera ndavuga ati ubwo mugana n'ibinete zabuze kandi ari cyo kimenyetso Imana yaduhaye kuko ntakiduhaye ndumwe twari korari yose yitwa Siyoni hanyuma ndavuga ati ubwo shaka kuba ari byo ubwo rero bita bibi ibyo ngibyo ndamwemera nanjye nuko byatangiye yego reka twumveho gatoya kuko Morodekayi yabivuze
ari cyo kigeragezo ngiye kwinjiramo. Hanyuma muri ayo mezi 6 nibwo naje guhura na Tuyishime tubana rero twaje guhura n'ikigeragezo. Tuyishime nacyumva iki kintu niba aranakibagiwe akibuke, arambwira ati ngo Imana yambwiye ngo nukuza gufata irembo. mutakundanye mutagize gute? Araho tumenyaniye, ntago twigeze tugira igihe cyo gufiyansanya ngiki, dupanga gufata irembo. Urumva nahantu ho kubona ari mfite nta faranga n'ibyo kurya ridaje, dupanze gufata irembo. Hanyuma dupanga kujyayo, ubwo mpanga abantu ndavuga ni tujyeyo nta mafaranga. Barambwira none se urajya gufata irembo, ufite gukora ubukwe? Ni ntayo. Ufite aho kuba se? Ntaho. Ufite? Ni ntabyo. Ubwo umunsi wo gufata irembo ngo Imana yari yamubwiye ngo ni kuwa 4, nanjye ndabyemera kuko numvaga nyine ngo Imana ni kubivuga izabyikorera. Ku munsi wo gufata irembo mbura ubushobozi, n'aba bantu baranyitakana ntibyaba birapfuye, bya mbere birapfuye. Ku munsi ukurikiyeho haciyemo nk'icyumweru n'igice, arongera arambwira ati sheri ngo Imana yatubwiye ngo no gusaba no gukwa. Gusaba no gukwa nta kintu mfite, nta n'ubu. Reka tugarukiraho. Warugeze muramenyanye, mutangiye ibyo gukundana, mwa mwarigize mukicarana muganira nk'abantu bakundana nyine, mukajya ahantu muhurira. Kera yenda nta nubwo bahuriraga mu resitora n'ibiki, no munsi y'igiti n'ahantu runaka mu muhanda bagendana. Fiançailles yanyu yari imeze ite mbere yuko mubana? Fiançailles yacu urumva yarandikura ari Kabuga, nanjye nari Kinyinya. Hagati ya Kinyinya na Kabuga hari umwanya munini. Yego. Kandi twese usibye no kugira ntabwo ngiye nagiraga n'inkweto zo kwambara. Urumva rero ntabwo twari guhura ngo tuganire. Yego. Gusa hari umunsi umwe nabwo ubukwe bujya gupfa, hari ahantu numvishe ngo namubwiraga ko ubukwe bugiye kugomba nyine juste nari mbaje kumenya ngo mumenye fiançailles yanyu no mwarigeze mwicara mukaganira. Uko yavuze ngo waramubwiye ngo sheri Imana yambwiye ngo muzaza gufata irembo umunsi uyu n'uyu. Ahantu twaganiriye twaganira amaze kuza mu Gisasa. Yaje kwimukaza gutura hafi yawe. Nabwo nyine byatewe no kunena naramwanze. Byageze gute ngo mwange nyine? Kuvuga ngo kandi wari wemeye mbere. Nje narabyemeye. Urumva nafite ikibazo cyuko ntaba kwa mukuru wanjye mba mu rugo rw'umuntu. Nawe yabaga muri korari. Hanyuma rero aravuga warampamagara. Hamagara umuntu twabona amuga ati nagize amahirwe. Avuga ati yaheze. Hari abantu twabare mu butayu 12 banyemerera ko bazamfasha mu bintu byo gufata irembo. Naba mama 3. Ndamuga se urabize? Ati ndumva mbize mwategura tugafata irembo. Ati cyangwa tweze dufatiraho bakahita banasaba. Kandi avuga ko ari wowe wamuhamaga mubwira ngo ni Imana yabikubwiye. Icyo ni ikinyoma. Tutararenga kuri fiançailles yanyu, mwigeze mwicarana nk'ahantu mwahuriye ahantu muraganira nyine iby'urukundo? Uko urumva tuvuye mu butayu muramenyanye mwemereye urukundo duse twinjira mu byo gufata irembo. Fiançailles yanyu nyine mwigeze mukundana, kwakunda bashiri bararabavugana kuri telefone, utudetaye twinshi, utugift niba tumpano niyo twaba duciriritse, byagenze gute? Twaganiriye aje mu Gisasa nabikubwiye. Yego. Aze mu Gisasa ntekereza ko ari umusore wankundaga mu rwego nta nabasha no kubona. Cyane ko yigeze no kwiyahura. Nigeze kumwanga ari yahura yiha ibinini by'imbeba. Tuza kujyayo kuko urumva yaraje abantu ku muntu bita Tony. Hanyuma rero tugaya tujya gusenga cyari cyumba cya ninjoro. Ariko yaje ari njya kurikiye. Yaje nakubwiye ko ubwo biciyemo hagati ubukwe bwarapfuye ndamwanga ngi. Biranakomera cyane amuga ati we watubeshye gufata irembo byanyu. Ibintu yadukoreye ni ibintu biteye ubwoba. We yarambwiye ati ubukwe burahari, aramamagara ambwiye ati turaza gufata irembo. Turitegura kandi umva sinabage wacu. Turitegura korari twikorakoramo, turitegura twubakisha igisheregati dukora ibiki byose. Aratubwira ngaraza katabibaza ko byageze saa 10 byacu tubwira ngaraza. Noneho ibyari ubukwe biyundika amagambo bura niba ari ikintu kibaho abarokore turavuga cyane. Tangira kuvuga baravuga amagambo aba menshi. Ndavuga iyo tubwira mbere y'igihe ko bitagikunze. Ni nabwo avuga nahise njya uwo Tuyishimire ndamuzi. Yego. Nibwo twese tujyayo. Ndamubwira kubera iki watubeshye ubundi tubwira ko nta bihari ko ntacyo bitwaye. Aho kugira ngo musebye ahantu nari ndi bari banyirukanye. Ati niba twataye ibintu bingana bityo tuvire mu rugo.
ubwo rero nanjye mva mu rugo rwabo ndahunga. yakubwiye ko ari impamvu ki bataje gufata irembo? Yatubwiye ko yabuze ubushobozi. iyo bivuga karese Yego nyine nibyo namwangiye rero. Ndambwira kuki wabonye ko nta bushobozi ntuzi. Ariko mbere yo gufata irembo twabanje turerekanwa. Yarabanje aza ku rusengero iwacu baratwerekana baranatwakira dutangira umushinga. bipfuye bwa mbere umwanze byongeye kuzuka gute rero? Ubwo namwanze bipfuye kabiri nabwo atubeshya gutyo. none gufata irembo birongera birapfa? Byabaga ari ugusaba no gukwa. Ntago ari gufata irembo. Noneho aho nagendaga mba baranyirukanaga kwa kurumva gusaba no biranze kandi ambasi iwacu bahitaga banyirukana. Urumva rero ibyo birangiye abonye ko namwanze byarangiye ahita aza mu Gisasa aho nabaga. Barambwira bati twabonye Morodekayi. Arari he? Barahandangira. Icyo gihe nagiye gusenga iwe ari abakobwa urumva kuntu bagira urugomo twavuze dutereka tujye kumutata. Dutira amabaze turakenyera ngo bigaragare ko nabaye umugore. Kuko njye nango namushaka numvaga umuntu cyane ko umuryango wese unyanga bikomeye cyane ku bw'icyo kintu. Ndavuga ati reka njye najye nigize iki umugore. Ubu numva we yaramenye amakuru ko ntashatse. Ngeze rero aravuga ati ko ugize umugore kandi nzi ko utashatse. Ubwo rero twenye turagana ko kutankunda byo arabeshya. Nawe azukuri. Azukuri kwa nkunda. Yarankunze arabizi. Wongeye gusubira muri mudu gute rero kugira ngo aho rero hageze yaje kuyobora icyo cyuma nkajya ngiye gusenga. Amanza no kuba umwatuzi nkajya natuza wakayobora. Yego. Mbega byameze nkaho tugifatanije. Akaturuza nkatuza akayobora nkasanga ari kwatuza nkagenda wakayobora. Hanyuma rero nza kubona ko bikwiye ko tugomba gusubirana. Cyane ko usibye ibyo byari byarabayeho bitagenze neza. Nta bindi bibazo mwari mufitanye. Gutuma ntakunda Morodekayi. Hanyuma rero ibintu byo kuvuga ngo meze nkaho ari ngiye wabi wagambanye ngo mubwira ngo ngwino mu by'ukuri gataba sindi umukobwa mubi. Sinari na mutoya wo kwitsindira ku muhungu. Ntiwari ushaje imyaka 19 n'umunani ntabwo wari mukuru. Kuza kwitsindira ku muhungu. Ntabwo rero najyaga muhamagara mu bwengo bwabaye pe ngo bigende gutya. Oya. Ubwo yarampamagara akambwira ati dusengere itariki Imana izabikora. Avuga ko nta kibazo. Gihe ngasenga uko yabaga mpaye urumva ntabwo wibona umugabo. N'umugabo. Yego. Avuga ko rero kugira ngo mwishyingire ari uko ubushobozi bwabuze bwo gukora ubukwe noneho umuntu ngo abagira inama yuko mugomba kwishyingira ngo muragenda mujya kwishyingira niba ari mu Bugesera simbizi. Yego. Ariko mu bintu wavuze mu bintu numvise havuzwemo ko nari na pirate. Yego. Nta reka nkubwire umukozi w'Imana. Umuntu mubyaranye ishuri imwe ntago abakiri. Ngo Imana yamuhoraga imubwira nyine ko atari uwe. Iyo Imana igukebuye rero rohunga. Nibaza impamvu atahunze akemera kubana na iyo pirate akayibyaza gatatu. Wowe ntabwo wigeze wacyo ubwo buhanuzi se ko yenda Morodekayi atari uwawe? Nje ntabwo ubwo buhanuzi nigeze mbwakira kuko Imana ntabwo isenya irubaka. Ahubwo wenda iyo akoresha ititira akavuga ati twarananiranwe umwacukwe n'undukwe. Yego twanze kumvikana. Naho umwana ejo uzabona umubyeyi w'umumama bamwita pirate ntabwo uyu mwana azakunda uyu mubyeyi. Savuga ati papa yise mama pirate gute? Ntabwo aba ari byo. Iyo ni imvugo itari nziza wakoze ibimana. Wavuga uti njyewe nagatabaza byaranze. Yego. Umwaconda kuko nta n'icyo umuntu yaza kubaza. Ingo biranga. Ntabwo rero tugiye gufata abantu babanye bishingiye bose ngo tubacereteka ngo ntibazubaka. Ngo umwe azatandukana n'undi ko babanye bishingiye. Imana ishyigikira urugo kandi Imana ikunda urugo. Rero ababanye bishingiye bariho kandi barubatse barujukuruje. Ndetse n'abakera bacu batubanjirije nta numwe Imana azabibwira ngo wowe uzashake runaka. Barabanye baratubyara turakura cyane. Hanyuma rero ntabwo ibyo byakabaye intandaro yo kuvuga ngo niba uyu nguyu yarashbanye n'uyu badashaka badakoze ubukwe bazatandukana. Oya Imana ishyigikira urugo kandi iyo ababanye bahuje Imana irabasanga. Yego. Yego. Kugira ngo mwishyingire byagenze gute? Yego, kugira ngo twishyingire rero yarongeye ategura ubukwe. Ariko hakaba harimo umugabo baje no gufata irembe by'icyo gihe birakunda. Hakaba ari umugabo ariko icyo gihe noneho byari kwa mukuru wanjye. Ntabwo byari muri kati nasubiye kwa mukuru wanjye arambwira ati noneho ubukwe ndabona burimbanije ngo nube mu rugo kuko na mama ashaka kuzabutaha. Yego.
ariko mama we urumva no kuhagera byari bigoye ariko yohereje ibintu nk'umuntu ugiye gushyingiza umukobwa yego hanyuma ari cyo gihe byari gusaba no gukwa yego dote hanyuma uwo mugabo bitaga Tony dufite urusengero ubundi imodoka yo gukora ubukwe akayitaba umupasiteri w'urwo rusengero hanyuma rero tunavuga ati nzabafasha ibintu bimwe nzabikora n'inkwano nzayitanga yego ubwo rero arampamagara ambwira ati Tony twaganira ambwira ko inkwano azayitanga nabati se Tony ko yifite ngo nta wamenya nyine yego hanyuma rero ubukwe burarimbanya turitegura ibintu byose tubishyira ku murongo hanyuma rero ku munota wa nyuma arampamagara nari ahantu mu butayu ndimo gusenga arampamagara arambwira ati Tony yabivuyemo nari ndari mu butayu nasize mama yazamuje akamodoka kamwe gatonya ka Helix kuzuye ibirayi ibitoki ibintu bari bitwikururwa byose ibintu yazanye bari gutekera abantu nekeje ko basaza banjye nabo bazamutse bahari ndavuga ati ndi umupfu umva ko nigenje ubundi bwapfaga badahari babupinze ndavuga ati none ndi umupfu bavuye Gatsibo bose baje nari nagiye no kumwerekana iwacu ubundi baza ko byabaga ntaragiye no kumwerekana ubundi bwo bwaje mu Gisasa mama yise nsaba ko mujyana akamubona nyine bumvaga ko ibintu byari imbanije yego haburaga igihe kingana iki ngo bigere bute ngo mukore ubukwe nuvuga ngo byari gusaba no gukwa nyine iyo dote haburaga igihe kingana iki ngwibe aguhakanira ko Tony yabivuyemo byari nimugoroba ukorejo nko kubimbwira uyu munsi nimugoroba bukorejo mu gitondo urumva bari baje nabasaza banjye bicaye abimbwira ku mugoroba ubukwe buke bukaba nandi mu butayu ndimo gusenga ahantu hepfo yaho aho avuga ngo nari ndi mukina ngiye kwiyahura mu by'ukuri ntabwo wakiyahura kuko umuntu akwanze oya hanyuma rero ansanga harambwira ati usi byabaye ni ariko icyo gihe nyine twaraganiraga twicara tukaganira yababonye n'amafaranga akansohokana twicara tugasangira mbega ndabizi ko yankundaga nawe ubwo arabizi n'umutima we hanyuma arambwira ati birapfuye gatabo ndavuga ati Imana ishobora byose ubuse ndakora iki nekeje ko basaza banjye bahari ndavuga ati baranyica noneho ndabatunguka mbabwiye kuko bwapfuye igishagati cyubatswe imyenda ibintu byose byateguwe ndavuga ati ndi umupfu ndavuga ati ntasubiye mu rugo ndagiye sinzi aho ndi bujye ariko basi ndagira ntaho ngaruka muri maso y'abasaza banjye na bakuru banjye reka ngende noneho yari vice perezida wanjye nari perezida wa korali perezidante akaba anyungirije arambwira ati unese Esther ugiye arafunze twa Karemangingo n'umushuti wanjye n'ubajya mpamagara ariho muri gereza ati sugiye namwe ntago mbizi ndaguma muri iki Gisasa ndapfa basi reka ngende yonjya simazi basi njye no gushana akazi ko mu rugo ubwo Imana nyine irabyanze hanyuma rero ngiye arambwira ati reka dutekereze n'ubundi ko mwese mwasebye uyu uramusiga hano bisebe ye guseba ahubwo icyaba cyiza nimugende mujye kubana imishingire bigira inzira ariko mujye kuri twa dufite 1500 mu mufuka ubwo yarafite amashuka araraho ariko wibuke ko matera atari ibye no mu rugo rw'umuntu ndamugana ntuwibe matora y'abandi ntuwibe matera uzana ibyawe imatera y'abandi urayikorera uzugiye ubwo byanabaye turi no mubinginzi hagati muri groupe y'abinginzi ndabwa ati ngenda naniwe pe bavuga bati se turarenza iki ntacyo nyine barasenga twabasizaho barira abandi basenga cyo gihe n'usengero rwarasenze bati buse kuko Esther agiye hena kuko nari umuntu ugira igikundiro ku bantu hanyuma rero tujya Bugesera niko kujya Bugesera nakubwo buhamya narabuguhaye narabutanze tujya Bugesera ahantu bita Mwogo na cyatanu twagezeho kirangiye twavuye hari ikinya tugirire Remera n'amaguru urumva niwe wari ufite telefone nta nayo nibere kuri rya shuri hanyuma rero turagenda wa muntu ajya kuducumbikishiriza iyo ngiyo za Bugesera nyine naducumbikisha bati muba hana kundi nta mwenda nta sahane nta safuriya twibera aho ngaho gutyo usibye amashuka abiri yateruye yiyorosaga yego n'agateremusi ngira ngo yego nibyo twajyanye niho mwana byariye ngo umwana wanyu wa mbere witabye Imana agaro twabyariye nabyariye muri Rwamagana ubwo aho ngaho ni muri Mwogo hariya Bugesera nabyemba ahantu bita Inzige aho twakoraga mu mabuye y'agaciro aho mu Bugesera se mwahageze mukora iki mwahamaze igihe kingana iki twamaze amezi 7 wahavuye utwite
ahubwo oya habanje kubaho ikibazo twahiriye muri ya nzu ashya amaguru buriya amaguru ye yose hano gutya mu ntege harahiye wenda n'umukoresha ikiganiro nzamugutegeka mu ntege zawe harahiye noneho hahiye byari ibibazo rero biba ngombwa ko twinjira muri kesi yo kuragira ingurube kubaho ubuzima bubi kugira ndebe ko yavurwa. Inzu yatwitswe n'iki? Ni buje yaguye mu birere twari turyamiye birashya. Ubwo rero urumva muri icyo gihe nibwo avuga ngo naramusize ngo waramusize uragenda ngo ujya iwanyu ngo wari umubeshye ngo ugiye gusura mama ngo kandi umutaye. Icyo gihe nari mfite inda y'amezi 2 dushya twe tumaranye ibyumweru 2 tubana. Ubwo rero muri uko gushya ngiye nari naragizemo inda kuko we yari yarahiye cyane yubitse inda nahoraga yubitse inda. Nene nagiye muri uko kwifotoza kuko abantu bari batangiye kuvuga batura mwana uri hara muri la famu ni muto. Kandi tumaze kumenya makuru ko afite byabanga bikunda wa mwana ni muto. Ndanagenda niyongeza imyaka kugira ngo batamufata kuko nta cyangwa mwana kimwe nagiraga. Navuye Bugesera ngiye muri ugo gufatiranga muntu ngera ngiye gufata kandi nawe kumbeshyira ngo nagiye ngo nari mutarabizi ko ngiye mu iranga muntu. Nagiye ndifotoza maze kwifotoza mpitangurukana n'imisi 3 nahamaze abizi yarabizi nambwe ndabona abantu batangiye kujujura reka nje njye kwifotoza hanyuma naniyongeza imyaka kuko rega byari ibintu birebire baravuga bati uyu mwana nta 18 afite byanga binoga kandi koko nta niyo nari mfite abantu baneka nje mpite njya kwifotoza nibwo rero nifotoje nari mfite inda uragaruka mitangaruka ndamusanga urumva muri ubwo buzima bwo kuragira ingurube sinigeze muta nubwo nangiye kwifotoza nabwo nahise ngaruka nibyo 30 avuga ngo baduhembaga reka n'ibitanu kuko cyane ko byari ibintu bigoye byari ubuzima bugoye cyane bumwe bubi utagira umwenda butagira icyo kwambara ibaza ko nabyo ntaripimisha na rimwe tarajya kwa muganga none cyagusetsa kinda yamfashe ndi mu kiyede mvuga ati byibuze mwunganire kuko urumva amaguru ye ntabwo ari yagakize cyane ku buryo yatangira gukora ibicane cyane ko uriya ntazi guhinga ntiyakora ikiyede urumva rero byasabwa kandi njye mbikora kugira ngo byibuze baze ko najye kubyana n'akasura bitingira hanyuma rero ninjoro ndyamye ijwi rambwira ngo umwana wawe ni umwana ndavuga ati umwana sabaye rudahigora ariko nyine mbyibaza mu bwana rero byaje kurangira mbyaye umwana upfuye nawe arabivuga ko ngo umuhanuzi rero yababwiye ko ngo umwana wanyu wa mbere ngo azataha ubwo wenda barabimubwiye ntabyo nzi ngiye abimbwira ninjoro Imana buri bukenga byara. Niki cyabakuye mu Bugesera mukajya Inzige ubuzima bwari bwanze yenda mubona aho biragenda byagenze gute? Mu Bugesera byari ibibazo byari ibibazo cyane ko aho imodoka yageze ateza ibibazo byari ibibazo abantu batangiye gutwishyiramo avuga batura muntu ntakorera Imana ni satani ni iki biba ngombwa rero ko tuhimuka. Yego Inzige mwamaze igihe kingana iki nyuma y'ibyo byago byabayeho? Inzige naho twagiyeyo ari ibibazo aho Inzige hasano bita ku Mutabo kuko nateranirwa kuri ADPR ya Nyamatete aho ku Mutabo bo twakiriwe n'umuntu bita Adrie adushyiraho nari mfite inda y'amezi 7 twabagana mu gashambrete dutangira ubuzima bwo gucukura kuruta nanjye nkora ikiyede ariko mu buryo nakoraga nafataga ganda nkayizirika kugira ngo itagaragara cyane bakanyuma akazi kuko twakoraga ngo nike gutasa byari 10:00 mutaruhutse ubwo rero nari bohaga neza nkashyiraho igipira cye kugira batabona ko mfite inda ngira ngo nicyo cyatumye n'umwana wanjye agira ikibazo kuko inda nubwo yamfashe nyine ndi mu kiyede mbura ubwinyagamburiro kuko navuga ati buriya ni inzara kumbi nindi irimo yamfasha ahubwo yego murahavuye biza kurangira usamye inda noneho ya Samweli yavukiye Inzige naho twaje kuhaba tuhava nabwo ari ibibazo bamureze ibyo bintu nyine nabwo batangiye kumurega bamugendaho niki ndavuga ati rero reka nabwo tugende duhunge ndabona byakomeye twahunze umwana maze nk'amezi 2 dushyinguye ubwo twagiye i Nyanza ya Butare
mwari muhaza abantu se wapi ni umuntu wahani Kabuga i Masaka atubwira ati nabaha inzu y'ubuntu kuko urumva twakodesha inzu ya 2 twarayabuze baradusohoye atubwira ati Nyanza ya Butare hariyo inzu yanjye icyumba na saro mwaza mukabayo hanyuma rero tuhita tugenda tujya Nyanza ya Butare bibutse ko icyo gihe twaryamiraga shitingi nta matera twageraga muri ubwo buzima bwose nta matera twageraga n'ubundi twaryamiraga shitingi tujya Nyanza ya Butare ubwo urumva twikoraga shitingi yacu nta bindi n'amashuka nk'ishuka nk'imwe nta mwenda twagiraga matwigira Nyanza Butare kubayo niho rero nasamiye Samweli ariko si ko namubyariye mbega wagira ngo twari mu buzima bwa kuzenguruka hanyuma ngiye kubyara Imana ivuga nanjye ramwe ngo hakuruka ugende uje mu mutari wanyu yego abari kubyarira ibaza ko inda yamfashe ndi kuva Nyanza Butare uri kujya iwanyu kubyara bitanduhikira ikiziguro ku bitaro hanyuma rero bahita bambaga mu mwana cyane ko nari nasamye maze kubagwa haciye igihe gito ubwo icyo gihe wari umusize Nyanza cyangwa nawe mwari mujyanye twarazanye twaragendanaga ugeze ikiziguro urabyara haguma se tujya tuguma iki nyine dukodesha hafi aho ngaho dutangira kuba muri bwa buzima aho ngaho rero niho bwa buhamya bwo kuri Zaburi nshya navuga ngo umugabo yarantaye igihe twari kumwe nyine tubivuga icyo gihe rero yantaye nkiva kubyara ana muri ya nzu ubukode ana nta n'igiceri cy'atanu yaragenda nongeye kumubona nyuma y'ibyumweru 3 yaragiye he yakubwiye ko yagiye ntaho yambwiye ariko mu by'ukuri nibuka ko inzira nandiye nisabira no gupfa kuko urumva ndimbagwa se ndibuneguke rero mbona nyine barongera agarutse yagusabye imbabazi akubwira ko yari yaragiye he yari yagiye guhaha nyine nk'umugabo wari ugiye guhaha usize uruhinja ntacyo na kimwe yigeze ambwira icyo gihe umubano wanyu wari umeze ute mu by'ukuri ari mubanye neza nubwo byasiraguringaga tubanye neza ari ukuva mu Bugesera yenda ubwo bamuteraga amabuye wowe nta kibazo mwari mufitanye aho ngaho inzige za Kiziguro Inyanza naho Kiziguro kuki yagutaye yenda hari ibibazo mwe mwagiranye oya aho ngaho Kizigura ntago mbitekereza nta bibazo twari dufitanye ahubwo gusa we yarifashe hari amafaranga 1000 icyo genda byibuka mu rugo tumaze gutaha we ansigira senyisa atwara izindi senyisa agenda gutyo agarutse se akubwira ngo iki nacyambwiye ko yagarutse n'ubundi meze nk'umupfu muhaba igihe kingana iki rero araza rero aranyondora ngurira icyo kunywa angurira icyo kurya ndongera mba muzima nyine ariko nari narahazahare narabaye umuhondo kubera inzara mukora iki rero Kiziguro ntacyo nari umuhinzi mugahingira abantu wahinga we yarasengaga n'ubundi nanjye narasengaga ariko nkabivanga no gukora yego nkagenda ngahingira nk'abantu bakaba amafaranga nkanasenga nta kibazo ariko nanakoze yego reka nze tugende mu buhamya avuga tugeze yenda ku mwana wa 2 sinzi niba nawe waramusamiye Kiziguro niho ariko we asobanura umva uko yabisobanura mama Samweli nawe yabaga ko umugore wamuhanuriye ngiye gusenga nje sanga yagiye aho duherukanira gukorana ikiganiro nawe kuri Nkunda Gospel TV mwadusuye mu rugo mubona Imana yarakoze imirimo yaraduhaye buri kimwe ndashima Imana ko mu gihe cyacu cya finali wenda yigaragaje before yuko dutandukana ikamwe so nyuma rero nibwo nagiye Mageragere mfite amashuka mfata ibikombe ko hari talent mfite ishobora ntago ndi kubigeraho neza ariko hari ahantu nyine yavuze ngo waramutaye ku nshuro ya 2 inshuro ya mbere yari aho mu Bugesera hari inshuro ya 2 ngo wamutaye uragenda umara amezi 2 ugaruka utwite byagenze gute aho rero mu Mutara twaje kubura ubwishyu bw'inzu hari umugabo w'umupasiteri bita Mivovo akora mu mujyi acuruza n'inkweto niba nanamwamarije yihangane hanyuma rero Mivovo yaje kuduha inzu iwe cyumba cy'amasengesho yego aho nyine Kiziguro yego abantu bibuka igakoni ubwo baranzi kuko wenda hari abariyo babibona hanyuma rero icyo gihe nibwo mama wanjye yaje kwitaba Imana
yitabye Imana njya gushyingura turataha urumva noneho nari nangiye urugamba rwo kuba imfubyi buri nta n'umuntu nyumva hanyuma rero haje kubaho urugamba rero bakuru banjye baricara bakora inama bavuga bati ubundi ko mama apfuye akaba rero dufite w'indushyi uriya mugabo azakumarira iki ndavuga ko bikose ariko ni umugabo kandi ndamuhekeye bashaka kuza kuruhira mu rugo se cyane bashaka ko ubwo muvaho nyine nkitangira ubwanjye buzima hanyuma rero Moridekayi yari umugabo ukunda kugenda agara kwa mbere agenda bo nta n'ikintu yitayeho ubwo urumva navaga guhingira abantu nkajya no kuvoma ibiziba hari amazi twavomaga ibiza abantu bagakata cyangwa se nkavomera ahantu umusururu abantu bagiye kwenga ibigage kwikora amajerekani nk'abiri kandi mvuye no guhinga nkajya nanga ikibina nkavuga ati reka niteganyirize hanyuma rero icyo gihe bo icyatumye nza kugenda twari dufite icyuma cy'amasengesho hanyuma twe tuva ahantu mu mazi gusenga nza kuryama mu cyumba cy'amasengesho ariko urabona ko nijoro hari igihe umuntu abyuka agatambagira agasenga nsanga rero mu nzu Moridekayi yicaranyemo n'umukobwa wari waje gusenga bo bareke kuryama mu cyumba cy'amasengesho bari mu nzu arangije mwumva amubwira ngo uriya mugore ni umuteramwako nimbana nawe si tuzatera imbere nzamukora ikintu kimwe dutandukane ariko umuganiriza ariko mbareba itara ryarakaga kandi naranabumvaga komeza kandi naranabumvaga nanabareba nyine ibyo bari kuvuga nari kumwe n'undi mukobwa arambwira mana yanjye ese birani ibiki umukobwa ati narwanye urugamba n'uwo mukobwa kuko yari yamwijeje ko babana ndwana urugamba n'uwo mukobwa rukomeye cyane nibaza ni se aranyanga naga nkunda ku buryo avuga ngo umuteramwako none nakireba buriya gatabara igihe umuntu akwita ikintu wakireba wareba igihe urimo ugasanga uri cyo wajya wira ukavuga ko wamugana sinera umwako ubukene wareba igihe mwahereye imyaka ingahe yarashize nta nubwo mwarigurira n'igitenge cyana bogisi ubundi wamugana sindi umuteramwako nanjye nirebye koko nsanga ndi umuteramwako cyane ko ntago Moridekayi yagize ambwira nyine tumaze kubana wicara ambwira ati mugore wanjye twakora bitwagira gutya ahubwo wasambwira uri mubi ntidukwiranye nyine amagambo nk'ayo niwe mwiza nakuze nyine numva mu gukura gutyo nkiri muto muri urwo rugo nyine ambwira amagambo nk'ayo nakuze nzi ko nanjye ndi na mubi ubundi ibintu byo kwireba kwigira ndi mubi ndabizi cyane ko ariyo magambo yambwiraga ariko amaze kumararukwa maze kumara ati uri mubi hanyuma numvisha uwo mukobwa ibintu avuze ndavuga ko mana ubu nzajya nkorera urugo umugabo anyitura ibi bintu ese ubu koko ntabwo mukwiye ndamubaza uzi icyo nanshubije ndamubwiye ese koko ntabwo nkunda muri iryo joro ese koko kubwira umuntu hari amagambo ngo ndumuteramwako basi niwananyuba niba utanshaka ukambwira uti haguruka ugende ahubwo utanshebeje urumva none mama amaze gupfa yaranshubije ngo nzakwicira kurwara nk'inda uko gutya nzaguhonyora wicire kurwara nk'inda uko ndanje navuga ati rero ubuzima buragoye ndamuga rero se hakorwa iki arambwa ati cyakorwa se niki kandi ubwo dufite icyumba tuyoboye ndavuga se ubu uzumva ko narize umugabo cyangwa twashwanye twagize gute bundi bwo bizamara iki ndavuga rero ibyo nabaraga na mushiki we bwira mushiki we namuga rero umugabo arananiye rwose ndarushye cyaba cyiza reka mbe ngiye mu rugo nubwo mama ntaho hari mbe nicaye mu rugo basi ndebe ko n'umugabo yazatekereza akavuga ati n'umugore reka nongere umugore tubane kuko ikigaragara cyo ntago nshaka reka ngere nitekerezeho nabagenda yitekerezeho ku cyo giti ushiki arambwira ati se masama kuzi ko nta muntu uri iwanyu urajya iwanyu gute ese urayicara kuko kunani namugana wese umugabo umbwira amagambo nk'aya nakicara nagumayo gute ariko urumva mu by'ukuri ntago nari nzi ko ngewe mfite inda ntabyo nari nzi urumva umuntu ukurikije umwana w'umwaka umwe n'igice ntabwo wahita urota ko ufite inda muri wowe hanyuma rero ndamanuka njya mu rugo yego ntabwo wari uzi ko utwite ntabwo nari mbizi hanyuma rero ubwo urumva ubuzima bwaranze ntabwo navuye aho uwo munsi ahubwo navuye aho nawe ahavuye imivovo yumvishe ko njya aravuga ati uyu mugore n'umwana mwiza amasaha munani birye navaho nawe uhave
ntavaho nawe have dore waramunaniye kuko mu buzima nari nahuye n'intambara n'umusatsi ntazi kumesa nirwo mvomera abantu biziba mpinga imirimo ya rubanda wewe wagira ngo nari cyo bimubwiye urumva rero navuye ahongeye gukora akazi k'ububoyi nza muri Kigali nawaza muri Kigali nza kwikora akazi k'ububoyi uhetse Samuel nza kwikora akazi k'ububoyi ariko haciyeho nk'ukwezi nta nubwo ukwezi kwashyitse byari nk'ibyumweru bitatu numva nangiye kubura imbaraga ndavuga ko numva nta mbaraga mfite nakoropa nkumva munege yaranike ndavuga yewe ndumva ntabyo ndagenda njya kwipimisha ndavuga ko numva ntazi ukomeze mu mubiri bampimye basanga ndatwite sinarenze inda nanga niyige kuko samwe naramwonsaga yego ntabwo nari nzinga inda niyigiye kingana iki ko naramwonsaga hanyuma ubwo mpita muhamagana mbwa ati hewe ndatwite aravuga ati none suriye nyine bibaze ko nta nubwo bari banampimbye nta nubwo be wakampembye byari nk'ibyumweru bibiri cyangwa bitatu arambwira ati sure ndamubwira ati reka noneho ngwino nabaye se wowe uri hehe ati ndanga turongera turahura muhurira he noneho mu Gisasa handi ubukwe bwafiriye musubira ku ivuko turagenda noneho turahaba indirakura ndabyara n'uwo mwana avuga rero ko nabyaye ngo maze amezi naramutaye ariko mu by'ukuri nta nubwo nanahembwe byari byumweru nka bitatu mbandagarutse turabana umwana aravuka ariko bivuka mu ntambara mwihakana agira ate mbega yego musubiye rero ku bana murabyaye umwana wa mbere mubyaye umwana wa kabiri umubano byari bimeze biti nicyo ndi bugende nkomeza kwitsaho kuko mu by'ukuri agenda avuga ko ngo hari ibintu byinshi yihanganiraga ngo ikindi ngo Imana yakomeza kumubwira ko uwo mugore atari uwo mugore atari uwe situation yari imeze ite mu rugo mu kubana byari intambara ariko mu bantu bazwiho kwihangana mbamo nabashaga gukorera urugo ntamuteze amakiriro bya bindi abagore bavuga ngo barategereza ko umugabo ahaha barategereza ko umugabo akora ibintu akazi kose naragakoraga kuko sinize ariko ubuyede umuntu afite akaraga ko kumesa najyaga nanazenguruka nshaka ibiraka byo kumesa hanyuma rero urumva byari intambara nakoze no mu bitaro bya Kibagabaga nshaka ubuzima yego nkora no muri Kiye muri University hano Kimironko nabwo mpiga ubuzima nkajya mva mu Gisasa nkaza no Kimironko gukora nonsaga keverero nkajya nza gukora ari nabo kisigara mu rugo kuko ntabwo nakuye mu munota kagize akora akazi avuga ngo ngiye nagiye mu kazi nakoze yabikede cyangwa iki urumva narwanaga no kugira ngo ushake ibitunga urugo impamvu intambara zose zambagaho nageragezaga nkazirengagiza yego turihuse cyane ubuzima bwari bubi bitameze neza mu by'ukuri tugeze 2020 no muri ntago byari bimeze neza ariko byaje kugenda gute ngo hagira abantu babahereza amafaranga babahereza ibintu runaka yego tugeraho twihuseho gato tutihuseho gato ahubwo maze kubyara Keve haciyeho iminsi maze gutwita Rugwiro yego haciyeho nk'amezi nka 3 Imana inkorera igitangaza cyane ko numvaga ko gusenga numva mu mutima wanjye biri guhagara ko ubuzima nari ndimo ndibuka nagiye gusezera Imana ku musozi wa Masizi ndabwira ati wa Mana rwose niba umva utama ibiryo waretse nkipfira hanyuma Imana ikoresha umugabo bita Geoffrey yari umusore ndamushimira Geoffrey harabone ko mushimiye pe nuko nibwo muvuze mu buzima ariko Geoffrey yabaye intwari yaraje aza mu rugo aratureba uko tumeze aratugaburira aniyemeza kujya atanga ibiryo bya buri kwezi byo kudutunga hanyuma muri iyo minsi rero ntabwo nshaka kwihuta ahantu muri iyo minsi nibwo uyu mugore we yaje mu rugo rwanjye Geoffrey nta kindi mwapanganaga yenda kindira ko ntabwo Geoffrey nari nanamuzi yaje mu buryo bwo kujya musengera nta kibazo cyabayeho kuri Morodekayi yenda ngo avuga ati uyu mugabo wiyemeje kujya duhahira yenda hari ibyo apangana na Mama Samuel oya kuko Geoffrey ahamagara Morodekayi hari igihe yamunyuraho ariko yabona nyine akomeje kujya bitaho yenda agatekereza ko hari ntabwo ari kubitekereza ko Geoffrey afite ubukwe yari yazanye na fiance we mu rugo
Jofre umukozi w'Imana ahubwo ushaka gusengerwa kugira amenye iby'ubukwe bw'uko bimeze. Aje rero aranyikundira avuga ati uyu mudamu yaba mushiki wanjye ko nanjye nta muryango ngira. Aravuga ati ari urugo nkwiye kurusapotinga nkajya mbaha ibyo kurya. Ubwo bushiki kuba mushiki wawe kwiwe ni nk'uko Jackie nawe yavuze ko ngo yabaye musaza wa Morodekayi, mushiki wa Morodekayi. Tugere kuri Jackie byagenze gute? Oya natinda kuri Jofre. Jofre n'umwana mwiza yaradufashe mu gihe cye ndamushimira. Nta ntambara yateje. Nta ntambara yigeze ateza. Imana imuhe umugisha. Yaradufashije ahubwo intambara zavutse Morodekayi we amututse. Jofre asa nkaho tuvatse se abantu nagiriye neza bakwiye kumbwira nabi. Asa nkaho tuvuba arubatse afite n'umugore barabyaye nka kangahe. Asa nkaho dunga ariko ku cyanjye giti. Ndashimira Jofre bareka nkubwire gataba. Umuntu nakugira neza ntumushimire. Azaba arikosa kandi niba ukunda umuntu bimubwira kiriho ko kujya kumva ye ngo naramukundaga ngo yigeze amfasha ngo yigeze agira gute ngo ariko ngo sinabimubwiye Jofre ndamushimira kuko yaradufashije. Imana imuhe ni nawe twarwananye urwo rugamba rw'uyu mugore bari kumwe. uriya mugore mu rugo gute? Bavuze ko ngo mwari mufite icyumba cy'amasengesho ngo azaje gusenga. Yego ni nabwo buryo Jofre yaje. Cyari icyumba cy'amasengesho nabwo buryo Jofre yaje. Noneho uriya we Jackie nawe mwita Jackie ngo ni nyina w'umwami nawe yaje gusenga nabo ba Jofre bahari. Yego. Ko twagiraga icyumba twari dufite groupe yitwa Umusamariya mwiza ifasha abantu kwa muganga igemurira abantu. Jofre niwe wari perezida wayo twese rero twari tuyirimo. Yego nabo ba Jackie tugemurira abandi reka namwe byo burangiye bagaburira. Icyo gihe yabipanze nyina yaramaze kutugaburira. Aravuga ati twakoze groupe izajya ishyigikira abantu tukagemura abantu kwa muganga. Twetaga Umusamariya mwiza harimo n'abantu benshi cyane. Tukajya tubikora yari vice president yari perezida wayo Jofre nanjye nari ndimo nabo ba Jackie twese twari benshi. Yego. Duha ishusho ya Jackie aza muri groupe n'uburyo byagenze n'uburyo yakomeje kugenda amenyana na Morodekayi kuko we yivugira ko ngo yaje ngo akasaba Morodekayi ko yamubera musaza we ngo amubera musaza we biraho ngo bitarenze ngo bongeye kuvugana nyuma ari muri gereza. Nyine ntawe bivuga ameza ntajye ngo nawe bivuga amabi ameza ahari. Ntago navuga yuko Jackie yabaye musaza wa Morodekayi. Oya. Kuko Jackie nawe azambije ibintu byanjye by'urugo rwanjye. Yego. Jackie akigera mu rugo rwacu urumva ntazibana zidakumenya amahembe ariko byari amahoro. Je nyine akihagera rero yaradusanze twese duhari. Bona mfite inda nkuru. Twari mu cyumba turimo gusenga kuko nari mfite inda ntago byambuzaga gusenga kuko inda nta nihure no gusenga. Hanyuma rero haraza turanateka ko mwaraza abakitsi baraza baramaza ngo dusenge tukanateka tukabakira mu byo twabaga dufite. Kandi nabyiza kwakira abashyitsi tugasenga turateka turasangira. Jackie ubwo njyewe ninjye wamugize umuntu wanjye. Kuko uburyo yanyeretsemo nabonye yaba nk'umuvandimwe. Yego. Ndavuga ko mugani ko bavandimwe banyanze nta muntu ndi hafi bundi uyu abantu basenga se bana bavandimwe ahubwo ngiye mukunda cyane. Yaramaze gusenya. Mukunda cyane ko nta by'ingo by'urugo rwe we yambwiraga gusa ko yababaye yababajwe n'umugabo atakifuza gusenyera undi muntu. Ndavuga ati uyu muntu wababaye gutya ntiyakesenyera n'umuntu. Ubwo rero nanjye mwiyumvamo gutyo. Ubwo rero na Morodekayi bakajya baganira batyo ariko nge nzi ko kumva nta kibazo ni wa muntu musengana kandi no w'inshuti yawe no kurushaho. Naje kubavumbura gute rero twize kujya ahantu hano Nyarutarama. Oya naganya niba Kicukiro gutyo ku musaza umwe yakoraga muri arasiye yarankundaga cyane umusaza. Ubundi usibye ibibazo nge nagize igikundo gikundwa n'abantu ugati musaze mu rugo. Ubwo nari mfite iyo nda nari mfite inda. Yego. Tujyayo umusaza yikura inkweto nziza ayambika Morodekayi. Noneho nabimenyeye nagiye kubona mbone SMS ibwira Jackie gushasheri siko ya nkweto Imana yavuze nayibonye muri aho kuwo musaza. Reka da twageze mu rugo ndavuga ko narindi kumwe nawe ninde sheri ndebye mbona ni wa mugore biteza n'ikibazo ndanamuhamaga ndamuga mugabo wanjye kwita sheri gute ngo ya sheri nyine ni umuntu uzi kwiyorobeka cyo kora ngo ya shushu ngo ya sheri ngo nta kibazo gihari ngo nuko nta kibazo rwose ngo sinagusenyera narababaye
ntago nagusenyera ndavuga ati ubwo nibyo urumva n'ubwana niki ndavuga ati ubwo nibyo n'ubundi ntiyansenyera ubwo wenda ni kwa kundi umuntu yita sheri ku bintu bisanzwe mbega nuko natangiye kubavumbura ariko nabwo sinabiha agaciro ndavuga ubwo nsobanuriye gutya niko kuri ariko ntago ariko kwari ukuri bikomeza gute rero byakomeje naho Moridekayi yantaye byaje kuna umwana avutse ageze nk'amezi 2 waradusiga ansigana n'abana 3 araduta bigenze bite yarifashe gutya aragenda shaka mbwira nge rero rumva Imana ijye indinda kuko ibyanjye ni birebire pe njya nkunda kubwira abantu ngo ntabwo nkirizwa n'ibyambayeho kuko nararizageze ahantu nkamana amaze kunkamana rero ubu ntabwo nshobora kurira n'ibintu byashize kuko n'ibintu byanteye bikomere byinshi rero yarambwiye ngo yabonye fiance uko gutya uko nyine n'uruhinja n'abahungu 2 bandi ati ndashaka kugusezera aranyicaza narishoza amashashe y'imisi 3 yari yaratangiye bya bindi byo kunywa inzoga yavuze no cyane arambwira ati ndashaka kugusezera ese yanywaga inzoga nasenga agakomeza agasengera abantu kubitanye cyane arambwira ati ndashaka kugusezera ndamubwira urashaka kunsezera abo bana 3 se ndababanaho gute ubuzima butarahinduka n'ubundi mugipfundikanye ari danje arambwira ati nabonye fiance ambwira ari Jackie yari Jackie rero yaramukubwira se yego mana hari ibintu bizwe najyaga mpamagara na Jackie ambwira wamviriye ku rugo akahita ahamagara umugabo akamubwira ati umugore we yanutse nkakubitwa gataba narakubiswe yewe kandi wari wowe wamukubise ako gataba ko unzi kunzi wambonye napimaga ibiro 40 nayo kubituriya muntu koko byibuze n'abantu banzi wenda batuzi mu gisasa nagira umuntu urekarama akavuga ngo mama sa wakubise Moridekayi turaho nzamukuboko ndemera rwose nsaba imbabazi narakubiswe izindenga kamera ahubwo zango ni zinarengeje kamere y'umuntu zira Jackie navuga Jackie nkakubitwa hanyuma naho hano wumva ngo yaramuhahiraga twebwe yarameraga tugapfa ntago ahari ahantu ngo yavuze ngo yajyaga aza ngo akabasura ngo akanabahahira yaremeraga akamuhahira twe tugapfa to kandi yari sister kamuhahira urumva rero ngiye nari narabaketse ko nari nanabizi karukuri ariko nyine ninabuze uko ngira buriya hari ikintu kimwe umuntu avuga ngo umuntu ubuze uko agiragwa neza yego kandi isysteme nari ndimo icyo gihe ari ngupfira abana banjye nabonaga nta hantu ho kujya mfite yego ndetse nanakubita amaso nkabona nta undi bujyana abana nanahamagara bene mama bakambwira ngo siga abo bana uze wenyine nkavuga ese ndatabana banjye 3 nzarya amasinzire havuga basa kugira ngo ntabana ntabajyana muri rigora kugira ngo ntabana banjye none nkavuga ati basa nubwo Moridekayi dukeya nagira byibuze abana bararya nanjye akagira utwo ushaka havuga ati twabaga mu nzu y'ubuntu havuga ati byibuze ariko nitwa umugore w'umugabo nta mpamvu yo kugenda reka nihangane njye nkicara ariko nafite mushiki we w'umugabo kabisa uzi kuganira akaza akambwira ndamukunda mushiki we cyane akaza akambwira ati mwana ibintu igira gutya akanshakira inkuru nganiriza byo bindi nkabyibagirwa namara kubyibagirwa mushiki we tukaganira ibintu byose bikarangira nkongera kubyibuka ariko nijoro ngiye kuryama ariko uwo munsi byanjye ko nagenda kwiyahura 6 nshaka gupfa havuga ati ubundi ibi kubaho gutya ambwirwa ko ndi mu bintu ari mwiza niki yakoze umugabo mwashakanye kubwira ngo nabonye fiance genda ushake fiance wawe nanjye nabonye uwanjye byari ubuzima numva kubwakira bugoye kandi nakundaga umugabo wanjye cyane byari ubuzima kubwakira n'abana 3 naho mfite bajyana byari bingoye hanyuma ndamugana n'isugiye hambwa ati byo ntibikureba nabonye fiance ndambwa nta kibazo arazinga agatabazinga mureba arazinga afata n'amatasi n'amasafumva udusahane n'udusafuriya twose arazinga zingashyira mu gikapu asohoka mureba gutya uko ni ukuri kw'Imana ndi imbere y'Imana asohoka gutya mureba n'abana bamureba barira icyo akora asiza nkoreye agatendo urumva nari maze ukwezi byanjye bukunze yari nk'ukwezi kumwe mbyaye urumva umubyeyi wabyaye ntago aba agifite ubuzima buzima neza umubiri butarakomera yafashe ikiganza cye gutya aranyunamisha ankubita cya kiganza mu mugongo gutya
njye narahanutse nitura hasi mbanza umunwa nyine manuka unsomana n'ubutaka umugongo wanjye wamaze igihe haratobotsemo amashyira iki kiganza cyarajya kirakubita noneho kirishushanya hatanya kujya hatobokaho amashyira aho kishushanyije ngira ngo nuko umugongo wari woroshye yego wari ukiri mu bisi nicyo yansigiye umuhungu muzima arasohoka aragenda adusiga abana barira umwana wanjye w'imfura arwaye tonoma icyo gihe akajya ambwira ngo mama ngo dore papa yazamutse muri rashyamba hamuganiwe ntago ariho yagiye nafashe iminsi 3 y'amasengesho ndamusengera umwana rongera agaruka ubuntu urumva aho hantu rero yahise ajya kubana na Jackie se ntabwo nzi yagiye kuba ntabwo yagiye kubana na Jackie no ahubwo nyine n'ubundi kuko yarinda hirya no hino ntabwo n'ubundi barahuraga kamemo barahuraga ahubwo ngiye ntabwo namenye ngo barabana kuko nta nubwo banabanaga icyo gihe ahubwo we yabaga ku Gisozi yikodeshereza aho hantu ngo yabanaga niba ni n'umuhungu wa Depanda umwe wa muhanzi barabanaga urumva rero njye wansiga muri ubwo buzima muri ubwo buzima yanzu nabagamo nanjye baransohoye noneho bibaze kugusohora n'abana batatu bafite ahantu werekeza uri nimbaho atari byo gukora ikiyede inzara yarandindyana n'abana umva mbura icyerekezo mbura ahantu ngana mbura icyo gukora mbura epfo na ruguru ambwa n'abandi ngo twariye abana njye sane kurya abana banjye ariko njyanye abana ndabibona anyirukanye njya kureba umuntu ndamubwira ati wambabariye ukampa inzu yo kubamo arambwira ati sawa gutegera ukajya iwanyu ntiwacu naho ngira ahubwo wowe maho kuba amakazu Imana n'ingene nizagiye tuzajyana mu Gisasa nkwereke inzu nabagamo amakazu katagira dushe toilette akazu gafunze karaho ngaho gusa katagira n'idirishya karangaye nkajyamo na ya shitingi biko ko nta matera na ya shitingi naka matora kari gahari yari yakajyanye ubwo umuntu yari yaraduhaye nijye makora shitingi n'abana banjye niho rero ubuzima bwanjye bwishanze ariko nibwira ko Imana ishaka ko nsenga ntangira guterera umusozi ntera umusozi nambaye ibirenge amaga yaraje n'imyati ndasenga abana ubwo nkabasiga mu nzu bakingiranye icyo gihe gataba twatungwa n'igikoma cy'imyumbati tukakinywa saa sita na nijoro abwira Imana ngo Mana iki gikoma kigire sosoma abana banjye nikibagire ikibazo buri gikoma cy'imyumbati kiraryoha buri gikoma cy'imyumbati kibamo akunyu uramwukumva nta kibazo mba mu buzima nkajya njya guhingira abantu nkaza nkasanga abana umwana wanjye muto ntigize akambakamba reka kubera ubuzima yahise ahaguruka ikomeza 8 yaragendaga yiruka nta mikino yari hari kuko bari papaga bakanimama ndibuka umunsi umwe nazibagirwa ahari mu mvura none nagiye ku musozi iyo nzu bari bamaye yari hafi n'umusozi wa musozi nyine wo hejuru yego ndagenda ngiye gusenga imvura iragwa none imvura yaragwaga nkarira ubundi ngiye mu buzima ntabwo nariraga gutya bisa nariraga imvura iguye mvuga ati nihanagura atajya no mu rugo ubona ko narize njya ku musozi imvura iragwa iguye ndanyagirwa ndasenga nyagirwa ndarira najyaga njya ku musozi mvuga ati biraje birabize kuko ibintu byose byarazaga byanyirundamo mvuga ati birabize wa Mana we wanze no kuntabara basi wahinduye umugabo wanjye none nkajya ndira none imvura iragwa ndarira hanyuma imvura hitutse ndamanuka nsanga aba bana niba ari inzara yabishe barashorerana bose urabona kuntu umuntu aba afite urutoki ariko insina zahari ngufi bajya kumanyura poyo baze poyo ibintu by'imineke ubwo bwambaye ubusa kamwe kakamanyura kagahereza ko hasi kandi kakamanyura kagahereza ko hasi nsanga babafashe gataba mu mvura nta n'impuhwe kwa kuntu imvura ibihitutse abana bambaye ubusa nsanga babakozeho uruziga ntungutse ngo dore abana bamuteka mutwe ngo umunyamasengero ngo dore abana bamuhanuze ngo naza arihe kino gitoki kandi gataba uyu munsi no wakabiri tutarya ngo naza arihe igitoki uzi ukuntu nanyuzeho nabacaho nkaho batigize bamenya ncaho nkaho nari na nyina ndiruka nkamita njya mu nzu ncaho Kizimbabwe
bati dorasane barakivuye he tese nacyo mugabo yaranagitaye buriya hari urubwa wambara iyo utabana n'umugabo kuko cyane kwa batite kumenya ibyanyu n'icyabatandukanije nyine we ni wowe usigara muri yo karitsiye niwe batangira kotete ubundi wabwirwa n'iki cyatumye umugabo amuta hatira ukuntu igiciro cyo mungana kandi kiraraka abana bara naciye nk'umuntu utabazi nacyo kigishije abana kwiba naciye nk'umuntu utabazi gataba ndinjira mu nzu nk'umuntu utigeze ureba abo bana bari gutitira kakandi gatoya kamezi 8 katangiye kwiga kugenda ko bakicaje ikigeragezo hari igihe njyambwira bahambwa ngo igihe kikwigisha kuba muri karitsiye yego kandi buri gihe gataba kikwigisha ibyo kurya igihe gishaka kukubwira giti gwera umunsi uzongera kurya ifiriti uzajya urya ibijumba kubera kari igihe yego ubundi igihe kikuvana mu itaje kikakujyana muri chambrette yego kubera kari igihe rero niyo abantu bakurebera muri icyo gihe babona ko uzapfa ntacyo wimariye ndetse bandi bakureba bakabona uzapfurimbwa nta kintu wimariye kubera igihe ngo cyagire ku mubyeyi bita Hana ngo kimugero pe ninaramureba kamwe gatereko nawe uri umugore ni njyewe njye wabyaye kuko yamureberaga mu gihe akabona ko atazigira abona umwana igihe rero cyangereyeho nca ku bana banjye mbona hari ko ntigeze nanababyara ndadepansa ninjira mu nzu nataba nagiye njya kuri ya shitingi mbwira Imana ngo Mana sinagiye kugusenga subiza hari ubwo nsambana ubu se ndi umugore mu butasamanga n'abana barye n'akazi sinakabuze se uko nkora akazi kose ikibiyedi ibintu byose simbikora abana bagiye kwiburiye mbwije ukuri ese basi genda urusobanure ndishyura se yo nkuye kubona abagore babakozeho uruziga kandi none inzu ababakozeho uruziga nibo bari barampaye inzu aruvugiro nari mfite umugore asega ngo hehe kandi kuri umugore yasohotse ngo Imana ubundi bamubatinde kucya ngiba mubakire gataba ati wa mugani Imana bamubakire iki gihe cyose kikureka ko ibyo bavuze ari ukuri ati ya Mana bamubakire ntage bamubatinde no mugani nirebye imyate mfite uko nsa nabaye amabana ndavuga ati Imana bamubakire ndavuga ati Imana koko waranshutse mera nka Yeremiya ndavuga ati waranshutse mera gushikika ubu uri hano abana bakajya kwibura umugabo ukomeye ese umaze iki basi genda urusobanure gataba nibwo navuganye n'Imana numva ijwi rihora rivugana nanjye irambwira ngo nduwiteka nzaguha ibiryo bizagutunga kugira upfuye ndebwe ni none se niba uri Imana utari satani wagiye gukiza rura rugamba ukaduha ibyo turya tugapfa basi genda unzanira abana mu nzu nangize uduha ibiryo nashakaga makaroni cyane ndabwira ati basi Mana umpa makaroni ni amakaroni n'igitoki bivanze nitumara kurya nta bantu twica kundi nta bundi buzima nta mwenda gataba abana nta mwenda nanjye ntawo nta muntu undi butakire nta telefone ngira ndavuga ati Mana basi twica aciyeho umusaza w'uwo mukecuru abafasha avuga ati abana mu mvura abana hano sintamuhe mugira abanyu bari he Mana ndinda pe pole bacubije abana banjye aravuga ati mugende musubize abantu umubyeyi basi ubuse poyo nitumye mufata abana gutya ubwo gataba babibafatishije hano bya bikashe byose bibuzuye amabere y'igitoki bayabafatishije abana bayafasha mu gatuza amanuza yose kasha arimo arabatembaho barabansubiza Imana ati Mana ndagushimye ko nibi bikoze ariko barambwira bati kira gitoki uzakiriha bari bakubaho amabere 6 ndabwira nta kibazo Imana nishira inzira nzaba ngake iyo Mana niki nabwo igihe kimwe bigize gufatura mwana wa kabiri bamutama metero 10 z'icyobo ako ntabwo nabikuganirije harya ntago mbyibuka yabusigiye umuturanyi bitewe n'igihe nari ndimo bafata wa mwana bamuzingira mufuka batamucyobo ariko buriya kankubwire umunsi utaragira ntacyuba bundi umunsi wageze uragenda ariko umunsi utaragira ntacyuba hanyuma Imana indindira umwana muri wa mwobo kugira bamukoyemo ari muzima urumva rero icyo gihe abana banjye babafata nibwo byo byegereje covid
arumva muri ako kazu wenda nanagendaga nkabona ibirakaguma mu rugo ibiraje aho mu muguru itaraza Imana yambwira ngo nimbabarire Morodekayi tavuga ariko se wa Mana we ko nayimenyeye kubaho njyenyine Morodekayi ko nazo yagiye amezi yose ashize atamamagara ndamuhamagara gute ndamubabara gute ngo baragiye kuza aba ariko Imana imbwira ciye mu muhanuzi ngiye kubona rero mbona mu isaha y'umugoroba buri minsi ngo covid ibi mbona Morodekayi araje yambaye ikabutura rwose bya bintu yajyanye nta na kimwe azanye arumva rero nta kintu ari kubirenzaho cyane ko rega yari umugabo wanjye nta kintu ari kubirenzaho ndamufata rero ndamurekaza muri ka kazu twabagamo habe no kukubwira ati byagenze gutya cyagusaba imbabazi nyine avuga ati narashutswe nararangaye ataba nta kintu ari kumbwira kuko yamfataga nk'aho ari umuntu bundi umuntu uha agaciro uramwicaza ukamuganirira ariko icyo gihe numvaga ko nta gaciro mfite kuba umuntu yakicara akanganirira ntabwo rero yakwirirwa binganirira cyane byo bintu biba bizwi n'umutima w'umuntu biba bizwi n'Imana n'umutima w'umuntu ntago Morodekayi mbere umugabo mwiza ariko nagumaga gupfira abana banjye avuga ko se aba bana ndabajyanaye nakubita amaso nkabona nta ndi bushyira abana avuga basi reka niyangane nkakubitwa akimara kuza yakoze amasengesho y'iminsi 7 oya mbere y'ukwaza yakoze amasengesho y'iminsi 7 mira nk'umuntu upfuye nari nararagije abana icyo gihe natabaye n'umumama umwe yitwa Masaderike n'umwana mwiza cyane yari yicaye ngo ari kurya yacuzaga mitiyu yumva ijwi ramubwira ariko umusamuzi ukomeze kumenye ndi mu bapfu araza nico yarimo kuntameka ibiryo ndambwa ati biyenzo ndimo gusenga nshoje mbere icyo njya ndapfa Imana yanjye ubwo rero muri uwo mugoroba nibwo Morodekayi yaje ariko muri ayo masengesho ari ndimo Imana ivugana nanjye irambwira wongeye kugerageresha umugabo wa amafaranga nimba natitwaye neza nzayamwaka atayitwaramo neza nibwo nshaka kugera kuri zabonisha nyine nkakubwira uko twagezeho ubwo ndavuga nta kibazo hanyuma rero umugabo baraje tuguma mu rugo hanyuma haboneka umuntu uri muri Amerika bita Dorothea uwo muntu aradufasha muri covid aduha amafaranga niba ari 500 ariko nyine twe twamusengeye aravuga ati Mana yanjye narakize indwara nafite narakize atuma umuntu wari yaduhaye ngo tumusengere kuko umva kataca ari hari abari uzana ayo mafaranga Imana bidushubije gutyo tuvuye muri ka kazu tujye gukodesha nibwo nakubwira ngo urugamba rero rwatangiye inkoni za nyazo kandi aribwo mworohewe nibwo inkoni zatangiye burya ibisubizo byinshi bishobora gutera abantu kugwa hari igihe biza n'ibibazo igihe biza n'intambara pe ibisubizo ubundi utabibayemo maso uragwa yego niyo mpamvu buriya mbere y'akagezi mbere y'igisubizo haza kanzu noneho kano kanzu kanyuzeho uratangira ukabyimbote narashubijwe kandi nta kanzu kari gucaho Imana ihushyemo kugira ngo ubashe kurya no kubaho ugatangira ugahindura inshuti ugahita uzishyira ku ruhande izo wari ufite avuga ati wapi noneho ejo ugatangira ukavuga ngo sengera byaranze kubera iki Imana yabonye ko muri dukiguhaye wananiwe gukiranuka kavuga ati ubuse byinshi azabikiranuka kahita igira gute ikata nabyo bikwaka hanyuma rero ubwo twimukiye aho ngaho noneho tuguramo matera ubuzima bwaje ngura abana imyenda numva nta kibazo ariko Jackie yaragihari banagikururukana hanyuma ariko njye nananiyakiriye nta nicyo bimbwiye nananiyakiriye hanyuma rero covid imaze kugera 2020 ibintu bimaze kuboneka ariko ninjye wagiye kuri zabonisha nagariwe kuko wa mumama waduhaga amafaranga hanze yarakomeje ayaduhaye we ayapfusha ubusa nkamuga ati wamaye nk'ijana nkigucururiza amakarati wapi arumva imijwi iransanga ariko nari ndushye cyane ibintu byose nabirenze kuko sina ngombwa kuza kwiyandagaza hari ibyo uvuga n'ibyo utagomba kuvuga bundi buriya niba umuntu umufitanye igihango hari ibyo utsimba n'ibyo utavuga hano hanyuma rero ubwo byari bingoye cyane ubuzima najya gusenga kuri musozi nikoreye amaboko nkabwimara kuma niwe wamaye urugo
nigize kubwira Imana ngo waje ukaba umugore wa Morodekayi yari inyishe ndamwa ngo ngende umugore cyangwa ndi umugabo kuko numvaga byarandenze cyane ko nta mama nta data ntawe kubwira nari mfite ibintu byose byambagamo mu by'ukuri ndi umugore utarakundaga kuzerera kugenda kugira ibindi njyamo nabaga mu rugo rwanjye nkasenga nkaba mu rugo n'abantu banzi bazi ko nta menshi ngira nta n'uwampamagara ngo vase mu byo wavuze nyine nibyo ndasenga ibindi bikarukira kandi mu by'ukuri mu masengesho yanjye nta muntu natuburiye nta n'umuntu natse amafaranga uzaba naratse azaza bivugire hano kuko nagumye kubwira Imana ngo uzandinde kuvuga utavuze kugira ngo mbeho ahubwo uzasoza isezerano navuganye nanjye iransanga irambwira ngo igihe kirageze cyo kwaka umugabo w'amafaranga senga iminsi 7 icyo gihe nayisenze muri covid rwose nkajya mbacaho baraho mu mbuga nta kibazo bafite ariko njyewe mfite icyo ndi kuvugana nije ko nari ndambiwe nari mwicura burindi uburibwanye nabutoteshaga amarira byari bibazo nyine nashatse kuvuga byinshi birenze ukwemera n'inkoni n'iki nkubitwa ijoro n'amano abaze nawe kubyuka ninjoro akabaka umugabo kamubura kari mwararanye ni wamaze akakubwira atari koko nabonye fiance uranshaka iki nyine bwari ubuzima nyine niba ari wenda Imana yari yamubwiye ko ntari uwe ntabwo byari gutuma nyicira kurwara nk'inda nawe kuvuga ati genda yego hanyuma rero nsenga iminsi 7 uwo bwaraza arambwira turabizi kaduhamagare zaburi nshya ni igiki umva nta natace nagiraga ateka tuhamagara zaburi nshya abana uyiha ikiganiro icyo genda ndabyanga yarankubise icyo gihe nabwo zaburi nshya Brazil zarambaje ngo ujye useka ndambwa njyewe nindaseka ko zari inkoni turicaraho zaburi nshya zarayihamagara ubwe baraza dukora ikiganiro buracya Brazil za wenyine araza nkoresha ikiganiro njyenyine ntango ubuhamya buriho abantu bazabubona ibi byose nagiye nkatamo nyine bazabiboneraho hanyuma rero abantu barankunda bakunda Imana ndimo bakunda ivuga butumwa ari ndimo abantu batangira ko mu mafaranga hamwe batigenda ugura intebe arizo ntebe wasanze mu rugo yego genda ugura intebe baduhindura ubuzima bikuvuga ati Imana bahindura amateka baduhindura ubuzima ndi buku umuntu umwana amamagara ambwira ati va muri ako kazu ujye gukodesha icyo cya gipangu wadusanze ntabwo cyari cyacu twarakodeshaga tugenda turakodesha ubuzima bugenda neza aricyo gihe wowe wazaga nyine yego tugeraho yego bibaye gutyo ubuzima burahindutse ariko n'ubundi mu by'ukuri biracyari intambara biracyari umuriro byaje kugenda gute noneho ngo Morodekayi yongera gute aho ntabwo yantaye ni njyewe wagiye okay wagiye ute rero nuvuga ngo aho urumva twari tubayeho neza nta kibazo ariko nyine za ntambara ze zikunywa inzoga urumva niba umuntu atanywa inzoga wakazinywa hari ibintu byinshi ubangama ariko hamwe no kwihangana umuntu agombaga kwihangana ariko njye cyananije ni inkoni kataburi umuntu yagutuka akakwicisha inzaka yako kugukubita nta makosa narakubitwaga rero ndareba mbona ubuzima nta bushobora ndavuga se Mana noneho nkora iki ko byibuze ubu ngubu wenda mfite udufaranga nabasha kubaho subiza inkoni nabasha kuzihanganira noneho biminameze gutya nahamagaye Brazil uriya kuri zaburi nshya ndamwana Brazil waza tukaganira Brazil arankundira ko Brazil ni umuntu unyubaha nanjye ndamwubaha umukozi w'Imana turajyana tujyana mu ishyamba gusenga tugenda ibuka ari nabwo namuhanure ko agiye gushaka byo gusenga ndamutekereza situation ndimo arambwira ati mama Samwe kiza ubugingo bwawe kuko icyo gihe yari yankubise umugeri ni turasi ndahwera aho mwererutse rero ako muri ubwo kunkubita n'iki ntabwo nize njya kumurega ya narabyimenyera abaza ubwo ko ndajya kurega mvuga ngo iki nkabyihora bati n'ubundi ariko mbere mama tarafara avuga ngo ushaka ko nyina yashatse amaramazo noneho nkumva ngiye kumara amazu ari ukuvuga iby'umugabo nkorera nkumva ko ariko kumara amazu hanyuma rero Brazil arambwira ati icyo nakubwira aho kugira ngo upfe ugwe ahantu umuntu akwica ntacyo aguziza genda igendere ariko ntujye kure kandi nta gikintu usohora mu nzu niko nabikoze nasohotse nta kintu usohoye najyanye umukeka wonyine nabashiki be turajyana ndababwira ko nsize inzu n'ibintu byose mama ko twabanye neza turagusega kubera iki n'ubu ni bamwe n'inshuti zanjye turaganira nta kibazo cyabo cyane rwose baza no kureba abana nta kibazo nuko ubwo ndangije ndagenda muhungira hirya gato
ariko mpagurutse nahamagaye ushinzwe umutekano kuko we niwe wazaga kutwunga mu rugo we yari azi ibibazo byacu ndamubwira ati ncungira aho yagiye atanyica arambwira ati ngo yagiye kubwiriza i Kanombe mba ndagiye ubwo yanywaga ibyuma n'ibiki akajya no kubwiriza cyane turagiye njya aho ngaho n'abashiki be hadacaho gatatu yarahanteye yarahanteye araza arambwira ati bambwiye ko usambana nsambana nande ntagira naho ndara bashiki bati turarambiwe nibo bagiye kuzana abayobozi nibyo bintu bizwi n'ubuyobozi n'ibyo ngibyo bashiki be nibo babivuze ibyo nahuye nabyo bahita banyandikira urwandiko baravuga bati Monica ntiwemewe kurenga irembo nujya kugaruka kuri urugo tuzakoresha itegeko tugufunge bamwandikisha urwandiko aranarusinya niko kumpa amahoro aragenda ubwo ajya kubigiheka nanjye nguma mu gisasa hari uburyo abantu bavuga ngo ntago umuntu yaza gusanga ngo wicaye gutyo ngo ahita gukubita rimwe na rimwe umugore yenda ngakubitwa nawe yabigizemo uruhari yagize amahane cyangwa byagenze gute nta ruhari waba warigeze ugira mu nkoni wakubiswe nawe azi ukuri mu buzima nta muntu bivuga amabi abandi baciye umugani ntibuka neza ariko mu by'ukuri ni umugore nagerageza kubaha umugabo wanjye uwahoze ari umugabo wanjye nageragezaga kumwubaha n'ibyo byose yankoreraga ntarazi kwikuramo inkweto sinenzi no kumuhamagara mu izina twabanaga gutya ariko mwubaha cyane ni uvuga ngo rero hari n'igihe yazaga agasanga ndicaye gutya hamwe ati ngiye kugukubita kuko we yari yarashatse ikintu kimwe cyatuma mva mu rugo yego aragiye kwibana yavuze ko mu by'ukuri waribanye nawe aribana avuga ko yagiye arasayisha noneho pe ubwe niwe ubyivugira mu yasayishije imbere y'igihe ajya mu ndaya urumva nyine ahise yerura noneho biba ibindi noneho yeruye tubana rega si ngombwa ngo yerure icyo gihe ahubwo yeruye tubana yanyeruriyeho ahubwo bamufatira mu kabari ngo yarwanye ngo yanakomerekeje ariko we ahakana ko atabikoze ngo byakozwe n'abandi baza no kumufata cyangwa by'ubihimbano ngo ariko ngo bivuga ko ngo ari wowe wari wohereje uwo muntu wagiye kumufata cyangwa se kugira ngo bamenye ko ngo nta wundi muntu muri ako kabari wari ubizi ko ngo afite ibyo bihimbano ni koko byagenze urumva haraciye nk'amezi 5 agiye yibana natwe twibana bamufata ntabyo nzi ngewe cyane ko ntigizemo inzoga wari ubizi se ko agira ibyo bihimbano ibyo bihimbano nari mbizi ariko sinjye nyine wari ubizi hanyuma rero n'umuntu wamutanze ni umuntu bari baturukanye igiheka yagiye kuri cana imwe avuga ko ari njye wamufungishije ariko mu by'ukuri ndarengana kuko ahubwo njye bampamagaye bo bavuze ko ngo yarwanye akiba n'ibihumbi 200 bampamagaye mu gitondo saa 12 barambwira batuzi ibyabaye ntibiki umugabo umwe bita Tsiri niwe wampamagaye arambwira tuzi ibyabaye ntihoya ni umunyesebo muri uwo mudugudu arambwira ati bamufashe n'ibihumbi 200 waje ukabyishyura ntibamufunge namanukanye na bashiki be twarabanaga ndaza nje kwishyura ndavuga ati rero nafite 200 ngomba kugura akabanza reka nze mwishyurira kujya bamujyane mageze namusanze mu ipasitarondo n'agasuzuguro yarandebaga njyagakandira muri FM arimo yihungiza rwose byagenze gute none wa mugabo mushinjije 200 abonye ko banza kuyatanga ahita avuga ati hari n'ikindi kintu rika afite ngiye yabivuze mpagaza ariko umugabo simuzi ngewe niba nanzi aza kubyandika ko nge simuzi bari baturukanye iyo ngiyo ngo uwo musore aravuga ati ariko hari n'ikindi kintu afite atafite ikarita y'abapolisi aho mu mufuka bamusatse barayibona mu by'ukuri sinari nanywereye muri ako kabari mu by'ukuri nanjye nahurujwe kuri telefone nk'abandi bose umuntu wamutanze niwo bakuye yafunganywe n'undi mugabo wari umupolisi abivamo witwa Ngabo bose barabajyananye bavuga ko Ngabo ari we wacurishije iyo karita akayimuha mu by'ukuri ntago nzi amahitire y'iyo karita kuko nanjye iyo karita nayimenya yayinyeretse turi mu gutandukana ntayo narinzi kayifite urumva rero twageze aho nje kwishyura ngewe numva ibyo bintu by'intuza bijemo mu by'ukuri nahise mukurikirana ntago nize mutererana nahise mukurikirana bamuzamuye ndeye bamita munkurikirana ngenda kuri station ya RIB ndagenda njyayo mbona n'umwe afande waho umwana mwiza nkamubwira hamwinginga basi arwara igifu najya muzana icyo kurya naramugemura ibishoboka mugendaho wigeze umugemurira nta nagakariso nta nagaki nta kintu na kimwe arambeshyera namugenzeho kuko
n'uyu mufande uwanyakiriye we anabizi yaza no kubyandika kuko ni ibintu bazi bose namugenzeho bo bamwimura hano i Masaka ari ya ruguru kuri station ya RIB njyayo amushyira isabune amavuta urumva nge baransinyishije kuko hari ibintu bye ko ntabwo twabanaga yaravuze ati mwandike ibintu mpaye mama Samweli ubwo njyewe narabyanditse rero polisi yarabyanditse irabimpa harimo iyo myenda n'iki none si iyo myenda sinjye wayimushyiriye muri gereza Mageragere hanyuma tuza no ku Rusororo n'urubanza rwe nari ndurimo bari kumukatira nari naje mvuye ubwo ruvuga ngo izo ntambara zaravutse ahandi rero ntebe ibi bibazo avuga bateba abantu reka ibiki n'ibiki intambara zirabamita njya kuba mu cyaro iyi Kigali irandambiye reka mpunge njya kuba ahantu mu ntara nyine ubwo naje mu rubanza mvuye mu ntara niho nabaga twanakorana ikiganiro yego dukorana ikiganiro burya nabaga mu ntara ubwo ndaza numva urubanza rwe baramukatira aramagana mbwa ufite matera arambwira ati ngabo wa mupolisi bafunganwe we yansigiye matera ndavuga none nta matera ukeneye ati kuko mu by'ukuri reka nkubwire ni umwanzi we nasonze umugaburire noneho umuntu mwabyaranye ukamutererana ngo ukamwima ngo ni ikariso yo kwambara ayo ni amakosa pe ni nko kubura icyo utukunyuta urucebe rwayo ariko nawaze ukuri hanyuma arambwira ati baranjyanye Mageragere nise bakase imyaka 5 ati yego ndamuhanurira gataba nawe ubwo arabizi namugana Imana ivuganye nanjye uzamara imyaka 3 n'amezi 7 uzabuzotse muri gereza biravuga ngo Imana yaramubwiye ninjye wabimubwiye ni Imana binshishimo ndabimubwira kuko nagiye kumureba Mageragere ngeze arambwira ati ngiye kujurira ndamugana hoya wijurira kuko Imana yavuganye nanjye kuzafunga imyaka 3 n'amezi 7 wijurira uzasohoka n'uburi mu myaka 3 nirangira n'amezi 7 wikirirwa ujurira rero hanyuma njya Mageragere urumva ubwo mvuye mu Mutara umuntu arampamagara ambwa muri Espagne ati mama Samweli Karame ko hari inzu mfite Nyamirambo waje ukabayo noneho ukajya usura muri Odeka y'ibikorohe ndavuga turakoze cyane niko kuva muri cya cyaro ndaza mbahariya intuza nyine Nyamirambo nkajya musura rero mushyira abana icyo gihe no kujya kuri gereza byari bigoye basaba kugutera urushinge bakagupima we bintu byinshi muri covid nkajya mbikoresha nkagenda nkajyayo nkamureba nkajyana abana ubwe yivugira ko utamusuye ko ugiye kumubwira ko ufite ubukwe ngo uranamubwira ngo ntazongere kukuvugisha cyangwa se kugutekereza nyine kwibagirwa arambeshyera pe arambeshyera kuko najyanye abana inshuro zirenga 7 mushyira abana muri iyo myaka 3 ubundi nkajyayo njyenyine ndetse n'abantu benshi twagiye tujyana hari umupasiteri bita Dani yadutwaye mu modoka ye mugishyiriye abana hari n'undi mupasiteri umwe nawe ntibuka neza izina nawe nakodeshaga imodoka nyine katujyana nawe yigeze kuntwara hari n'igihe twagiye baduheza hanze banga ko twinjira batadisuye umunsi wo gusura ko abana ni mutaye nuvuga ngo rero naramusuye kuko ya myenda yasize naje guhifata n'inkweto nguriraho n'indi nayo mabogisa n'iki n'amasogisi n'amavuta n'amasabune ndabijyana mbijyana ku Mageragere barabimushyikiriza yavuze ukuntu ategeze asurwa mu by'ukuri ngo yabonaga abandi babasuye n'ibiki byose nyine agategereza habe yongeye kuzuka ari uko Jackie amugezeho ni ukutanyurwa Jackie muhura umubwira ngo ndaguhariye uriya mugabo byari byagenze gute kuko wavuga ko ngo muri Odeka nyine ngo yafashe nimero za Jackie mu mutwe aza kujya kumusura aramuhamagara ajya kumusura ahubwo yafashe nimero z'umugore we mu mutwe urumva ngo yari umugore we urumva ajya kumusura amubwira ko nyine wamwumutaye wamubwiye ko atazongera no kwibuka ko ugiye kwikorera ubukwe wowe umuharira byari byagenze gute mwahuriye muharira mbo hari umugabo bita Jeff aba mu Gisasa bari bagiye muri Mageragere kugira gufasha muri Odeka aramubona kuko yari amuzi amuha urwandiko aramubwira turuha umugore wanjye Jeff nyine ayirazi ko ari njye n'ingiye yarazi urwandiko bari njye rushyikiriza noneho mu by'ukuri nsomye urwandiko nsanga si urwanjye hariho na nimero yandikira Jackie nyine kamukunda kazataha bakabana ibintu byinshi nyine byari kuri urwo rwandiko mfata nimero zariho hasi ndazihamagara mu by'ukuri umutware wawe mubana uyu munsi mwafashe gahunda yo kubana
wowe waragiye ubibwira Morodekayi nk'uko yabivuze nyine ko wagiye kumusezera ukamubwira uti mfite ubukwe 2024 mu kwezi kwa kane nagiye ariko nari gukora ubukwe mu kwa munani. Hashize igihe waramurekeye Jackie we? Oya namugiragaho nkamushyira n'abana. Na nyuma y'uko umurekeye Jackie? Cyane rwose ntago kugira neza bikubuza kugira neza kubera ko bimeze gutyo. Kandi uzi kugira neza agire neza. Nubundi narabikoraga kuko nejo bundi narashatse narashimaze no gushaka yaramumagaraga nkamufasha. Cyane ko yajyaga ahamagara telefone ikitabwa n'umugabo akambwira ati mfite umugabo mwiza. Gataba mfite umugabo mwiza wanyemeranye n'abana batatu. Mani mugisha akemera kunkunda n'abahungu banjye agakunda abana banjye nkabi. Cyane ko nanjye nkunda abana banjye nari kintu nabasimbuza ariko mfite umugabo w'umwana mwiza, umugabo uciye make uvuga make utuje nta kavuye nta rusaku nta binatindaho. Umugabo wa kera yagwamagaye nta binatindaho nyine avuga ati nuko nyine yajyaga nahamagara ari nka sashika arwaye yahamagara bo umugabo akaba ari witaba akamubwira ati Morodekayi aragushaka. Nkamwitaba ni biki ati ndashaka amafaranga yamuha. Byarabaye ibyo ni ukuri kw'Imana mbura abana banjye bari hano namfashije Morodekayi ko mbishobojwe. Yaba 15 yaba 30 yaba ngahe byose narabikoraga havuga ati byibuza niba ari ikintu Imana yampaye ntago ngomba kwirengagiza umuntu kubera ko yankoreye nabi. Kandi kigeretse kuri icyo ni papa w'abahungu banjye. Ariko na nyuma y'ubukwe ntacyo ntakoze gufasha kuko kode ya gereza nari nyizi mu mutwe sina ngombwa naribikoraga. Iby'urukundo rwawe no gushakana n'umugabo wawe bizaza mu kindi kiganiro. Ubutumwa ufite kuri Jackie na Morodekayi cyane ko muzanabikora umugabo wanjye. Ariko ntirengagije narenzeho gato ngewe bitewe n'ibikomere naho nabyo numvaga ntashaka. Umugabo wanjye uko twahuye biratangaje kandi binatungure ko n'umugabo uvuka ahantu hakomeye n'ukuri avuga Kibagabaga. Wabona Kibagabaga ni mu biryo ariko nibaza uburyo yankunze nkundana n'abana turi kumwe turi amahoro. Tumaze umwaka twimariye. Ariko bitavuga ko icyo kurengeza Morodekayi ntakibuza nari natandukiriye ngo namwimye abana ahantu washatse kuhasimbuka. Ngo waramubwiye ngo nyine niyo mpamvu navuze ngo ni ubutumwa buhe ufite kuko waravuze ngo abana ngo ese ngo yabaza kubareba ngo abahiki ngo nabyo atazibagirwa. Bo afungurwa nubwo nabonye bavuga ngo yafunguwe ari kumwe na Jackie mu modoka nziza. Afungurwa yarampamagaye amamagaye yitabwa n'umugabo nari nagiye gusenga. Noneho mfite mubyara wanjye twari kumwe umugabo ahita amuhiye mubyara wanjye aramubwira ati hamagara mubyara uwo mu masaha niwe bari kumwe amanimero y'uwitwa Diane mubyara wanjye ahamagara kuri nimero ya Diane. Nari ndi kumwe n'umudamu witwa Mugisha turi ahantu mu kumba turi kwisengera arahamagara ati ni Morodekayi nicyuri byagenze bitati ndasohotse ya myaka wavuze Imana yakubwiye irabikoze. Atari ko mpitike yo kuza yo gutaha uko n'ukuri ndi kumwe nabo bantu batatu. Wene mugaruka gukora ikiganiro nzangire ngomerwe kumwe nabo namubwira none se kubona ndi mu bihe bibi nshoje ubukwe vuba ndi mu bihe bibi basi nta mafaranga mfite ariko nyingira mbona ndayaguha. Aravuga ati telefone nkoresheje niyo ntiye ati ubwo ndaza kongera kuguhamagara ku yindi telefone. Haca nk'imisi birampamagara arambwira ati bitene ni byiza. Arambwira ati ndashaka kubona abana ndatekereza kuko njye sinifuzaga ko yagaragara imbere y'abana nk'umuntu nyine hari ukuntu abana bura bareba bakavuga ati se ni papa ubundi byari byagenze. Ndavuga ati rero kankwereke hari ahantu nshaka kugurisha kugira ngo byibuze ngire n'amafaranga nk'aho wifashisha. Ariko ibyo bintu sinzi wenda n'umugabo wanjye arabibona aze kumbabarira. Ndavuga nti wenda nuko byagenda nukujya nyine nereka kuri kuko byagenze. Ubwo arambwira ati nta kibazo. Ubwo ndamubwira ati rero abana na kenda keza ubarebe usa neza. Ni rederuvuye muri gereza basireka nshaka n'amafaranga nyaguhe hanyuma
gutya tuvugana kuri telefone tuvugana neza noneho babana nzabakuzanire mbwire naho nese abana nturi buze mu rugo rwanjye ko narubatse uje kureba abana mu rugo rwanjye aba bana nanjye n'amafaranga mfite aba bana wahurire nabo nuko bareba gutya gusa kuze ko abana banezezwa n'utuntu duto basi reka nshaka n'amafaranga nyaguhe uzaza imbere y'abana uri papa wabo uhamye bagure n'utuntu tw'imano ubahereza abana batagira ikindi batekereza ni sawa ubwo nshakishije amafaranga mu gihe ndi buyatange ku mugoroba ahita akora audio ati mama Samuel ni inyamaswa yabonye amafaranga arasara aranyanga yarangambanira audio ihita igera ku mugabo umugabo ati urumva umugabo hari ibintu utamubwira nuko byagenze nabo yambwiye ati ikiganiro ndi bukibone ubwo n'ubundi ikindi niwe wakimpaye ati nuko byagenze ndavuga nibiki ateke ati mve audio nsanga arimo arabwiriza mvuga ndanababara cyane avuga umuntu gahunda twe dufitanye zihora no kunyita inyamaswa si inyamaswa imurereye ni yihe ko muhekeye nkamurereye ubwo rero amafaranga itanyamwima rwose pe ndavuga ati ntayo nguhaye ngewe muranyisa inyamaswa ngo amafaranga ahure n'abana ntabwo byashoboka ariko ku munsi w'amanota yaraje arababona abarifotoza abagurira n'utuntu ibyo nibyo nge nifuzaga ko abana babona se ari uko ameze naho ntabwo nigize mwimana mwimana karabese kubera iki cyane baba bashaka mbwemba muhe nabo bajye kubana nabo barere nk'imyaka 5 mbareza yumveho nako ni imyaka yose hanyuma rero nuko byagenze sinize mwima abana mu byukuri binashinza yo kumbwira ngo ndahura n'abana mbaho iki ntagaruko namubwiye namubwiye ni byo kuri reka nkwereke nkeneye ko uba papa w'abana banjye ukomeye base kanje ko dufana nanjye ntayo mfite byubuze ngo nze nguri ibintu mbigwereze kwibanga bibaye base reka nkwa amafaranga duhura hano mu karesitora uganire n'abana baha impano dukinisho n'iki abana bagenda bavuga ati twahuye na papa mu byose bwo nari nkoze nabi arangije ayirwa himbamo ngo naramubwiye ngo arabahura nabo ngabahiki ese nyefite ibya mirenge mba ariko burya kugaragara mu maso y'abana niyo muhabumba burya bikwisa intwari imbere y'umwana nicyo rero nashaka ntabwo nshaka ko abana banjye bafata se nk'udashoboye navuga ati abana banjye bagomba kuba na se nk'intwari yego nubyo rero nifuje gukora ariko wabihinduramo ngo nije mu numubwira itazamuva ku mutima by'ukuri arimo arambeshye hanyuma rero ubutumwa nabaha mu by'ukuri ntabwo nanze ko abantu babaho Jackie na Morodekayi wiwe nibabeho kuko ubu tuvugana mfite ubundi buzima kandi mfite ahandi ndi mfite n'urugo rwanjye nubatse mfite n'abana ndera sibyo n'abejo nzabyara ibi biganiro byo kunkoraho show ntabwo mbishaka ntabwo nshaka ibiganiro byo kunkoraho cyangwa kugenda ku bana banjye kwita pirate no kunyita pirate nibiki ntago ari byo wenda ajya ashaka ubundi buryo avuga ati twarananiranwe ariko ye kunkoresha mu bundi buryo bwiwe bari kubyifuzamo ikindi Jackie kuvuga ngo yarababaye ko nashyira umwenda Morodekayi barabizi ko ari ibinyoma nawe ubwo arabizi ko ari umunyakinyoma wigendera nawe arabizi ko imyenda nayimushyiriye arabizi ko nanamufashaga arabizi neza nta n'ubutabiziye nari nabambwiraga bati urama abundi bajwe mu cyegito uyu mugabo aracyamugemurira nkabwa ntibirenze ibyo ni papa w'abana banjye nirengagije intambara zose papa w'abana banjye kuko yaranshebeje mu rwego ndaseba naho ntambutse nzabikuganiza ibyo nasebye mu buta ariko narasebye naho ntambutse kuyavuga ati dawa mugore kubera umugabo ansebye ko ndinda nabyaye umwana utaruwe urumva kare cyose yari bizi n'ubu bose barabizi ko nabyaye ngo umwana utaruwe byo ni ibintu abantu bazi ariko ntabwo ari ngombwa niba ko DNA zarabikemuye ntafata amafaranga ngiye nkagenda nkapimisha umwana nkamwereka ko ari uwe aho kugira ngo abishidikanye kuko nabonye umubaza aravuga ngo arifashe burya umuntu uvuze ngo arifashe ni nko guhakana umwana sinzi niba mubyumva muri bakuru rero oya no byo nyine kuvuga ngo waragiye ugaruka utwite ubwo si ikindi kiba kirenze icyo ni nko guhakana uwo mwana mu by'ukuri uyu mwana rero mu by'ukuri gatabaza inshoze mvuga gute ndishinganisha n'urugo rwanjye yaba abana banjye yabangiye n'urugo rwanjye turishinganisha ikizaba nta wundi muntu ufite ugenda atari papa w'abana banjye ubwo bari we bizaryozwa kuko meze nkaho niba umuntu ajya kunsebya ibintu ntakoze akageraho gishyiramo n'abana banjye nuvuga ko nta rukundo dukunze rero ngize icyo mba rwose
ndishinganisha yumva no kumubwizwa no kuri ribu nagezeyo naho naratanze ikirego ndishinganisha kuko niba umuntu ajya kunkora content rimwe nkamwicaza tukaganira n'ibintu ntago ari byo akongera akagaruka bwa kabiri nuko uyu muntu atabanyifuriza icyiza yikica izina ryanjye ryanduza arisiga ibyasha aho navuga bati Tofile yarakunaniye ibi byagenze gutya yinyangiza habwo niba ashaka wenda uburyo bwo kurya n'umugore we nibarebe yindi ntuza bakinaho babona icyo barya cyangwa wenda babona uko babaho ariko nge basi be kunkiniraho nicyo nababwira ndishinganisha abana banjye nanjye turishinganisha kuko umuntu ukuvuga gutya no kwa kugira nabe yakugira nabi rero turishinganisha umuntu uvuga ko namukubitaga n'inkoni mbitse z'inkovu mu mugongo bumva ni ikibazo arashaka kwanduza izina ryanjye rero kugira ngo irye we risukurwe ariko buri umuhanga ni uwihana akemera ukura akavuga ati nciye bugufi ndarambaraye burya niko kwiza kwihana natari ngombwa kubika ibintu byorosa hejuru ahubwo ukihana ukarambara akavuga ati iki naragikoze se gataba kwihana bitwaye iki kwihana mu mutima ukabona amara kuvuga ikintu yagikoze Imana imbabara cyo bitwaye nokuri rero rwose nibwo butumwa nababambabarire bandekera urugo n'abana banje byuko gataba ndi papa nka ni mama nta mafaranga nakura umugabo nta kintu mwaka abana ndabafasha umva gufata abana batatu ni ibintu bitoroshye muri iki gihe abana ndabifashije nta kintu mwaka sinamureze nta ndezo musaba mugenye ifite uburyo reka mbarere ejo nibunanirana nawe azamfasha ariko basi tworoherane hagati yo kujya kunteza abantu turagushimiye cyane mama Samuel ntago tugiye kuvuga ngo ubu umeze ute uranezerewe uri mu rugo rwiza nkuko bivuze ufite umugabo mwiza tuzabigarukaho muri detail muri byose uracyari umunyamasengesho uracyari umukristo uracyakunze Yesu tanga nimero yawe hari umuntu ushobora kukugisha inama yenda uri guca mu buzima nk'ubwo wanyuzemo hari ukeneye gusengerwa se hari ukeneye kugirwa inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi ndumva niba ntacyo bitwaye watanga nimero nta kibazo ndacyari umukozi w'Imana nsenya mu itorero rya DPR ndi umukristo ndi umugenzi ujya mu ijuru ndi umuvugabutumwa ntabwo narekura umusaraba ntabwo narekura umusaraba ngo bikunde ariko ndazi ko mu ijuru hari Imana hanyuma rero nimero ndi gukoresha muri no minsi ni y'umwana tubana telefone yanjye ifite akabazo ariko isaha ku isaha umuntu yambona 078 72 50 166 yego umuntu washaka yambona yayimbonaho reka rero dusoze dusenga mu by'ukuri no muri dusengera abantu bari kunyura mu buzima nk'ubwo wanyuzemo uyu munsi Imana yaragutabaye nubwo byagenze gutyo nubwo byashaririye nubwo wasebye uyu munsi uri umubyeyi ushima Imana wicaye heza uri kuvuga ati byibuze ubu ndaryama ngasinzira ubu byibuze hari iby'Imana yakoze ntabwo turageraho Satani atakase imyambi ariko aho igejeje kora turayishimiye hari undi muntu uri kurwana urugamba nka ruriya ndagira ngo umusengere nawe Imana imugirire neza n'undi muntu uri kutwumva ababaye arwaye ari muri situation iyo ariyo yose karibu no gusenga ikindi ndagira mbabwire ko nje mugabo Morodeka atari pirate ahubwo nuko wenda twananiranwe wabivuze ko wamukundaga rwose ntabwo ari pirate ahubwo nuko twananiranwe ejo hatazagira umuntu nyumva nabi yego ko ibintu byose buriya muri iyi si no koroherana hanyuma abantu bafite ibibazo cyangwa se intambara barimo kurwana kamubwiye gataba nta wundi twakisonga ni Kristo amen kuko Yesu wenyine nubasha komora ibikomere byo mu mutima hari abantu bafite ibikomere byo mu mutima gusa iki gikomere akigendeyeho mu kazi ari muri lava nziza muri Range Rover ariko mu mutima we harimo igikomere ko utabona ko afite icyo gikomere afite amarira afite ayo marira mu mutima agira naho aparika karira ariko we ntukibona ariko Kristo wenyine areba ibikomere biri indani mu mutima nimamje mujye ngo nzabomora ingoma ninjye wabakomerekeje nanjye nzabomora Yesaya 45 ho ngiye gusengera 45 mu ngoma ngo ibyo Uwiteka abwira kuro uyemicisha amavuta ngo ni we mfashe ukuboko kugira ngo nkuneshereze amahanga ari imbere uzoze tuganire ku mahanga amahanga yaba kubura urubyaro umuntu yicayemo amahanga yaba irugo rubi wicayemo uyu munsi ariko hejuru hari igisubizo Uwiteka afite igisubizo cy'ibyo byose hari umuntu ajyamo akavuga ati iki sinzakivamo bitewe n'ibi ndabona bitazarangira ukanirwanirira bamwe bakajya mu bapfumu abandi bagaca ariko Kristo wenyine niwe rufunguzo rw'ikibazo cya buri wese kandi umuntu utunze Yesu muri we ntabwo ajya yikora amaboko byagenda kose harimo n'ibizatugira neza nubwo
nubwo tubibaturira ariko tuzasara twishimye. Hari igihe kimwe umuntu ajya avuga ngo kera habayeho umuntu bita njyewe kubera ubuzima nanyuzemo, ariko ubu ndi kwicaho umugani havuga ngo habayeho umuntu bita njyewe. Hanyuma rero kwisanga muri situation yo gushima Imana. Kandi reka nkubwire, nta muntu wabwa ipete atarikoreye. Umusirikare wese kugira ngo ahabwe ipete arabanza agaca mu ikosi. Abakozi b'Imana rero ikibazo ntago tumenya ko turimo guca mu ikosi, ahubwo tugeraho tugahita ducamo hagati nk'uko naciyemo nanjye njya kwishingira, tugacamo tukagenda, ariko burya turacyari mu isi kandi dufashe igihe mu ntambara. Gusa icyo nababwira cyo Imana ibwira kuri amubwira ngo nzakujya imbere hatarengane maringaniza. Hari ibintu byinshi by'ibyobo by'iki biri mu nzira z'abantu byatumye abantu badashyikira umugisha. Ugasanga umuntu arakora amasengesho ariko arizengurukaho, arizenguruka ameze ari agaruka agafungira amafire hamwe yavuye. Kubera iki? Hari ibiri mu nzira ze by'ibihindizo byanze kuvaho, ariko Uwiteka akavuga ngo nzabicamo kabiri, nzakujya imbere hatarengane maringaniza. Abantu rero bemera Uwiteka bagenda imbere hatarengane maringaniza. Uri Imana nziza, uri Uwiteka niryo zina ryawe, turagushimye turaguhimbaje. Uwiteka data wa twese uri mu ijuru, ndasengera abarushye n'abaremerewe uri ku musaraba w'Igogota, wavuze amagambo akomera avuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe. Ntabwo wigize utoranya, ahubwo waravuze ngo abarushye abaremerewe, abikoreye imitwaro, abikoreye intimba, bafite imibabaro, abafite agahinda ko mu mutima, mwese nimuze kandi mbaruhure. Uravuga ngo munyigireho ko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Nyemera Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, abantu bawe bararushe, abantu bawe bararemerewe, hari abikoreye imitwaro, hari abarwana n'imyuka mibi, hari abafite ibigeragezo, hari ababuriye igisubizo, hari abasenze mwami babura igisubizo cy'ayo masengesho. Nyemerera Uwiteka abadafite shinge na rugero, yasomye ijambo rirambwira ngo ubesha mu mazu abadafite shinge na rugero, ingo zisenyutse nuzubake, abasenyutse imitima nuyisane. Uwiteka Imana nyir'ijuru n'isi, abababaye nubomore, nubakiza imibabaro mu mutima, nubomore inguma zo mu mitima, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tabara intore zigutakira ku manywa na nijoro. Mu Luka 18 hambwira ngo iki? Harambwira ngo uwo mucamanza utubaga Imana nite no ku bantu, ngo aravuze ngo ubwo umupfakazi anduhije ndamurengera tazajya zana kandusha. Uwiteka Nyiringabo uravuga ngo mbese ubwo uriya yarengeye bariya, mbese ngewe naburane kurengera intore zinakira ku manywa na nijoro. Nyemera mutanga bugingo bwugama bw'umugara ubuhungiro buziba. Nyemera utabara barushe, tabara baremerewe. Uwiteka Imana Nyiringabo, babuze akazu kabahe, abarwayi ubakize mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tabara abantu boye Mesiya. Urakoze mwami kubikoze, urakoze kubyumvishe. Umugisha gatabazi, umugisha uwo bari gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Kamema no umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Babona umugisha bari imbere y'amaso yawe, bashyigikire mu byo bakora byose mu izina rya Yesu Kristo. Wabere inkingi kandi ubafata ukuboko kubaneshereza amahanga ari imbere yabo. Urakoze mu izina rya Yesu nzere kubikoze. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha bari badukurikiye kandi muba amahoro. Amen. Amen.